abagusenga bose mwami barakubona, abagushaka barakubona, niko wivuge mu ijambo ryawe ngo tuzagushaka tukubone nitugushakana umutima wacu wose. Ndetse ngukunda abagukunda ariko bagushakana umwete barakubona. Ndetse narasomye mu ijambo ryawe muri Yakobo rirambwira ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi ngo nibikoresha Imana ikoresha umurimo wawo. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo Mwuka Wera nihire muri twebwe. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo tugusukire ibyuzuye imitima yacu. Turaje mwami ngo tukubwira amagambo rimwe na rimwe adatondetse neza ariko aturuka mu ndiba y'imitima yacu mwami. Turaje nk'uko turi, turaje nk'uko abana bikubita imbere y'ababyeyi beza bakababwira byose nta na kimwe basize. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo unyemerere ufata amaboko y'umuntu twazamukanye mwami muri iki cyumba cyo hejuru. Unyemerere mwami utera intege mu bugingo umuntu wazamutse acogoye. Unyemerere umuha imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo ashobozwe nk'uko umutima we ubishaka, maze n'umubiri we witabe bagendane muri rugendo, maze umwuka usabane nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Turaje mwami w'abami utwemerere mu ruhanga rwawe heza ntituhahishwe. Utwemerere mwami w'abami nta muntu n'umwe wakurebyeho ngo asubireyo nk'uko asanzwe. Abakurebyeho bose mu maso habo harakeye, abakurebyeho bose ipfunwe ryashize mu maso, abakurebyeho bose intege nkeya zabavuyeho, abakurebyeho bose basubiyeho ubuzima bwabo buhindutse. Turaje mwami mu mwiherero wacu nawe, turaje mwami twebwe nawe twenyine, turaje aho abantu batari, tuvuye mu biturushya n'ibindi bitandukanye n'izindi nshingano kugira ngo aka kanya tukabanemo nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Twasize ibitotsi byaryoheraga uyu mubiri kugira ngo tugushake mwami. Imitima yacu igufitiye inyota, ubuzima bwacu burakwifuza, ubuzima bwacu burakunyotewe, ubuzima bwacu buranagukeneye Uwiteka Mana Nyiringabo. Dukeneye gukorwaho nawe by'umwihariko, dukeneye ikiganza cyawe ku buzima bwacu, dukeneye ikiganza cyawe mu mibiri yacu, dukeneye ijambo ryawe mu myuka yacu, dukeneye gukora kwawe mu bugingo bwacu, dukeneye gukingurirwa nawe imiryango imaze igihe idakinguka, dukeneye kukubona Uwiteka Mana Nyiringabo mu buzima bwacu bwite, dukeneye kukubona mu buzima bwabo twazamukanye mu mitima yacu. Mu mitima yacu dufitemo abacu, dufitemo urubyaro rwacu, dufitemo abo twashakanye, dufitemo abavandimwe bacu, dufitemo itorero, dufitemo igihugu, dufitemo abantu ibihumbi mwami. Tuzi ibyabo nabo tutazi ibyabo, abo bose turabazamukanye imbere y'intebe yawe kandi twiteguye gukorwaho nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Wumva gusenga, wumva ibyo usabwa, ngo niyo mpamvu abantu bose bazaza ahuri. Ntabwo wigeze ugira ubwoba bwo guhamagara abarushye n'abaremerewe. Waratinyutse uravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese. Niwahamagaye igihugu kimwe, niwahamagaye ishyanga rimwe, niwahamagaye generasiyo imwe, wahamagaye abarushye n'abaremerewe bose. Uravuga ngo nibagusangura baruhura. Dufite imiruho itandukanye mwami, hari iyo dufite mu mubiri, hari n'imiruho yo kutakubona, hari imiruho yo kutagira imbaraga zawe, hari imiruho yo kutabona ibyanditswe muri Bibiliya bigaragara mu buzima bwacu. Ibyo byose twabizanye Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi Umwuka Wera uzi igitekerezo cya Data abasha kubitunganya, kuko imisengere yacu idashyitse, imisengere yacu rimwe na rimwe itaboneye. Rimwe mwami hari ibyo turebesha amaso tukagira ngo ibyo dukwiriye gusengera tutazi umuzi ukomoka iyo ngiyo kure, ariko Mwuka Wera abasha kubikora neza. Uko niko tuje imbere yawe mwami. Utwemerere ibivugika ku magambo nabyo byakire, ibitavugika bibira mu mitima y'abahungu n'abakobwa nabyo byakire Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka kuniha kwacu kose kugaragara imbere yawe. Uri Imana ifite amaso atandukanye n'abandi. Nasomye ijambo ryawe Kristo rirambwira ngo igihe kimwe umupfakazi yaragiye gushyingura umwana we rukumbi, umwana w'ikinege yari afite, arimo agenda mu muhanda aherekejwe n'abandi, ariko ureba icyo kivunge kimuherekeje, umenya nyina w'umwana, atavuze ngo ni njye wapfushije, ariko uramureba, uramumenya, uramusanga, uramubwira, uvugana nawe kandi umukiriza umwana. Niko nzamura abahungu bawe n'abakobwa bawe batakibasha kubivuga mu magambo kuko byabaye byinshi, kuko biremereye, kuko bimeze nk'ingabo nyinshi. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo nabo bongerera imbaraga kandi muzamukane mu cyumba cyo hejuru, bamanuke bahinduwe, bamanuke bambitswe imbaraga. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ntiwumve amagambo gusa, kuko ubasha no kureba ibwina mu mitima y'abantu batareba. Tuzanye ibyo byose Uwiteka Mana Nyiringabo kandi twizeye impinduka. Tuje mu cyumba cyo hejuru mwami aho byose bihindukira. Twizeye impinduka mu buryo bwo mu mwuka, twizeye impinduka mu mubiri, twizeye impinduka mu marangamutima, twizeye kuzuka kw'ibimaze iminsi byarapfuye, twizeye gukinguka ku miryango yari yarabaye nk'ibihindizo by'ibyuma itabasha gukinguka, twizeye gukingurwa ku kirere cyabaye nk'umuringa, imvura y'umugisha ikaba itakigwa mu rugo rwe, imvura y'umugisha ikaba itakigwa mu buzima bwe. Twizeye gukinguka kw'ibyo byose Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko waratubwiye ngo nituguhamagare nawe uritaba. None tuje kuguhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo, tuje kukwambaza ngo tuzakwambaza,
tuzagenda tugusenga kandi uzatwumvira kandi tuzakubona Uwiteka Mana Nyiringabo. Uko niko tuzamutse imbere yawe Mwami. Utwemerere iyi minsi tubere iminsi y'umugisha, iminsi yo guhembuka mu mwuka, iminsi yo gusenga, iminsi yo gusabana nawe, iminsi y'impinduka Uwiteka Mana Nyiringabo. Tukuzaniye Mwami izo ntege nke zose, tukuzaniye ibyaha byaba byizingiye ku bahungu bawe n'abakobwa bawe bibizingiraho vuba Uwiteka Mana Nyiringabo. Turaje ngo iyo migozi icikagurikira hano muri presence yawe. Turaje ngo ibyo byose nibyo byose umwa Satani yatereka ku buzima bwawe byose bisigare ku birenge bya Uwiteka Mana Nyiringabo. Nta wageza huri ngo asubireyo nk'uko asanzwe. Mu maso hawe harakiza, mu maso yawe harazura, mu maso yawe habeshaho, mu maso yawe harahembura. Uri umwizerwa kurusha abizerwa bose bo mwisi, uri umugizi wa neza kurusha abagizi ba neza twigeze kubona, uri umutabazi kurusha amaboko y'abantu bose yiteranyirije kudutabaza, ukudutabara. Uko niko tuje Uwiteka Mana Nyiringabo. Shima kutumva amagambo gusa, wumva Mwami nibirenza amagambo. Shima kureba gusa, amaso yawe arareba Mwami. Hari n'uwazamutse mu cyumba ariko utagifite amagambo akavuga ngo ndaje gusa nicara hangaha, ndaje gusa ndirira imbere yawe, ariko ibyo byose nabyo uzi kubisobanura. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo amarira yacu ngo yashyira mu icupa. Uwiteka we ntabwo atakara hasi ngo barakurorongotana kwacu. Ibyo byose biri imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndasenze Mwami kugira ngo wumve iyo miniho yose, wumve ayo marira yose, wumve n'iryo sengesho rya bucece, wumve n'iryo ngiryo risenga nk'irya nyina wa Samweli ubwo yadidimanyanganyaga iminwa agakubitanya iminwa atabasha kubyumva, ariko wowe Imana mu ijuru ubasha kubyumva. Turasenze ngo wumve ibyo byose Uwiteka Mana Nyiringabo, maze imbaraga z'umwuka zitwururukire, dusohoke hano hantu duhinduwe nawe. Abigishwa bawe bazamutse mu cyumba cyo hejuru, ubuzima bwabo buhindukira imbere yawe. Bazamutse buzuye ubwoba bw'urupfu, bazamutse buzuye intege nkeya, bazamutse batazi ko ibyo bikoreye n'ibiri muri bo bishobora kuzakwira isi yose. Uyu munsi tukaba dushobora kubivuga nyuma y'imyaka irenga 2000, ariko Mwami wakoze umurimo w'igitangaza mu buzima bwabo. Uko niko tuzamutse Mwami nk'abana bawe, niko tuzamutse muri icyo cyumba cyo hejuru nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo ibyo wagambiriye gukorana n'ubuzima bwacu twakwishiriye Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo ibyo wagambiriye gukorana n'ubuzima bwacu ubisuke mu buzima bwacu Uwiteka Mana Nyiringabo. Bazamutse batazi imigambi yawe, nubwo Yesu wari wababwiye ko bazavuga ubutumwa bwiza hirya no hino, ariko ntibari bazi uko byagenda. Uko niko tuzamutse Mwami, bamwe bashidikanya imihamagaro yabo, abandi batayizi neza, abandi bumva twagarukira bugufiya, abandi bumva twarageze iyo twagombaga kujya. Uko niko twazamutse mu cyumba cyo hejuru kugira ngo dukorweho nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Utwemerere tumanukana imbaraga, utwemerere ibiri by'umuriro bizake mu buzima bwacu, utwemerere tubatizwe none, utwemerere twongere twuzuzwe nyaguhora ku ngoma, utwemerere aho twacogoye naho twatentebutse twahabwa imbaraga za Uwiteka Mana Nyiringabo. Abatagitegereje kuza kwawe Kristo kuko ibyisi byihariye imitima, utwemerere ibyo byose bikongobeke ku buzima bwacu, utwemerere bidukurwe Uwiteka Mana Nyiringabo, maze amaso yacu yiharire, imitima yacu yiharire, ubuzima bwacu bwiharire. Utwemerere Kristo twiyereke. Ntidushaka ko watubera Kristo twabonanye abandi, twumvanye abandi. Utwemerere ukore ku maso yacu turushaho kukumenya. Igihe wahuye na Sawuli mu nzira y'i Damasko, ntago wigeze mubwira ngo ndi umwami, utaramubwira uri we, yaravuze ngo urinde Mwami. Turasenze ngo ukore ku mitima yacu, ukore ku mitima yacu, amavi yacu agupfukamire by'ukuri, ukore ku mitima yacu, imitima yacu yature kuri umwami, iminwa yacu yature kuri umwami. Ntabwo tukwifuza nk'Imana twahuriye nayo mu idini, ntabwo tukwifuza nk'Imana twabwiwe n'abantu. Turagushaka by'umwihariko, wikorere ku buzima bwacu tukumenye. Erega wakumenye ntiyongera kuva huri, erega wakumenye azasiganwa, erega wakumenye akura amaso ku by'isi, erega wakumenye yiharirwa nawe. Turaje ngo dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino ukore ku buzima bwacu. Abazamutse turi abanyantege nkeya, reka tumanuke twuzuye imbaraga. Abazamutse batazi iby'uru rugendo, reka tumanuke dusobanukiwe kurushaho. Abazamutse tutanyotewe n'ibi bihe, reka tumanukanye inyota yiyongereye, tutakibiva mu kundi nyaguhora ku ngoma. Abazamutse mu ntege nkeya zitandukanye, reka tugwize imbaraga zawe, reka ibizari muri wowe bitwuze nkuko wasezeranya mu ijambo ryawe. Narasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ijambo ryawe rirambwira ngo ibyari bikuziye ngo nibyo twahaweho byose, ubuntu n'ukuri. Ibikuziye byose nibyo mugabane wacu. Reka ibikuziye Kristo, kuko uyu munsi waduhinduye intumwa mu cyimbo cyawe. Reka ibikuziye tubimanukane Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ntitugukoze isoni mu miryango yacu, maze ntitugukoze isoni muri generasiyo yacu, maze ntitugukoze isoni mu rubyaro twavutsemo, maze ntitugukoze isoni Mwami mu itorero rya none, maze ntitugukoze isoni Mwami mu bihugu birimo bitubaza ngo Imana yacu iri hehe. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka abahungu bawe n'abakobwa bawe bose bazamutse mu cyumba cyo hejuru, reka bamanukane ibikuziye Kristo.
tumanuka duse nawe, tumanuka ingeso zacu zihasigaye twambaye ubwiza bwawe, tumanuke kamere yacu itarapfuye ihasigaye twambaye gusa nawe. Duhe gukura Kristo tugana mu kigero cyawe, duhe gusa nawe mwami w'abami. Kora ku gace kose kangize kadasa nawe mwami w'abami, yaba akazwi n'abantu yaba akatazwi n'abantu, dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo, dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ubwiza bwawe butwuzure, reka ubwiza bwawe butwuzure. Igihe kimwe Mose yazamutse ku musozi amanuka yambaye kurabagirana, amanuka yambaye kurabagirana, kandi wabanaga nabo mu bihe bya rimwe na rimwe. Nankaswe umunsi Mwuka Wera uri kumwe natwe mu bihe by'iteka, nankaswe umunsi wavuze ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi. Turasenze ngo tumanuke kurabagirana, tumanuka n'ubwiza bwawe, tumanuka n'igikundiro cyawe, tumanuka n'impinduka, tumanuka tuzi neza kandi twumva neza ko twahuye nawe mwami w'abami. Turifuza gukorwaho nawe mwami. Ahari aho twagize touch z'abantu, twakozweho n'abantu, twumva dufashijwe n'ibyo bavuga, twumva ibyo bavuga biratwubatse, twumva bitugiriye umumaro, ariko mwami nasanze ibyo bimara umwanya mutoya. Ariko iyo twakozwe nawe bihinduka burundu, bihinduka ubuzima bw'iteka. Ngwino dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino twemerere tukubone, utwemerere tukubone, imitima yacu yiharirwe nawe. Mwuka Wera wowe utunihira imini itavugwa, unihire muri twebwe, utakire muri twebwe, unihire muri twebwe, wivugire muri twebwe, ukorere muri twebwe, utwinjize mu bwiru bwahatagerwa n'abantu basanzwe, utwinjije mu bwirwa butagerwa, butarebeshwa n'amaso y'umubiri, butavugishwa n'ururimi rusanzwe. Wihererane natwe, wihererane natwe, utwinjiza ahandi hantu mwami, hahandi wahageze atagisubira inyuma, wahandi wahageze atagifatwa n'iby'isi, wahandi wahageze atagifatwa n'amaganya y'isi, wahandi wahageze arabagirana, wahandi wahageze mwami ubuzima bwe buhinduka. Turifuza kwinjirana nawe muri ubwo bwiru, muri ubwo bwiru turifuza kwinjirana nawe aho hantu, aho handi mwami w'aba harenze aho tumaze iminsi duhagaze. Mu izina ryawe Yesu. Rimasandoro boshekere mesendere beshika yaramasandoro, rimasandara bashike, rimasandara bashike, yarabasandoro boshike kasikara, ramasandara bashekere mesendere beshika yaramasandara, rimasandoro ibyo ngibyo bitagurwa amafaranga, ibyo bidatangwa n'abantu, umuntu ubuntu adashobora kuguha. Uduhe gukumbura ibyo ngibyo mwami w'aba, uduhe kwegerana nawe muri ubwo buryo. Ramasandara bashekere mesendere beshika, rimasandoro boshekere mesendere bashika. Suka izo mbaraga mu itorero mwami, suka izo mbaraga mu buzima bw'abahungu n'abakobwa, suka izo mbaraga mu buzima bwacu mwami, suka izo mbaraga mwami w'abana, suka izo mbaraga. Si urugi rw'umuntu twagiye gukomangaho, oya si urugi rw'umuntu twagiye gukomangaho, oya si urugo rw'abantu, oya si muri ofisi z'abakomeye. Twaje mwami imbere y'intebe, intebe y'ushobora byose, intebe y'ushobora byose, intebe y'utegeka isi n'ijuru, intebe y'ubuntu. Waratubwiye ngo nituyegere tudatinya, ngo duhabwe ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Turashaka ubuntu mwami buva ku ntebe yawe yonyine, turashaka ibirenze ibyo twabonera mu ofisi y'abakomeye. Turashaka wowe mwami w'aba. Ramasendere beshekere mesendere beshika, ramasandara bashika ya ramasandoro bashika, ramasandara bashika mesendere beshika, ramasandoro boshekere kasikara. Utwemerera amaso yacu kubona, utwemerera imitima yacu gusingira, utwemerere mwami w'abami, utwemerere usatura ijuru, abahungu bakunyotewe n'abakobwa bakunyotewe bakubona. Ramasandara bashika, kora ikintu gishya mu buzima bwe, kora ikintu gishya mu buzima bwe, kora ikintu gishya kimukura mu ntege nkeya, kora ikintu gishya kimuterura amazi iminsi yicaye, kora ikintu gishya mwami kimukura hatinze, kora ikintu gishya mwami kimukura mu ishirirwa rimaze imyaka, kora
kora ikintu gishya Uwiteka Mana Nyiringabo, kora ikintu gishya kimwigiza imbere, kora ikintu gishya Mwami kidukuraho dutinze, kora ikintu gishya Mwami kitwigizanya nawe imbere, kora ikintu gishya Mwami, reka twinjirane nawe imuhengeri, reka turenge Mwami ahamenyerewe, reka turenge aho twagarukiye bugufi, reka turenge Mwami aho twakiriye bugufi, reka turenge Mwami aho twagejejwe n'abantu. Uwiteka Mana Nyiringabo, utwemerere twinjirane nawe Mwami, mubwire ubwo mu ijuru aho abatagufite batagera, mubwire ubwo mu ijuru, mubwire ubwo mu ijuru ibitaboneshwa y'amaso asanzwe. Utwemerere Uwiteka Mana Nyiringabo, utwemerere usuka ubwiza bwawe, utwemerere usuka icyubahiro cyawe, utwemerere usuke presence yawe ayumva ari mu rugo rwe, utwemerere usuke kubaho kwawe ayumva ari ku karago ke, utwemerere usuke kubaho kwawe ayumva ari mwagenda mu muhanda, utwemerere Mwa, utwemerere igicu cyo mu ijuru kitumanukire, utwemerere ubwiza burenze ubwo twabonye butumanukire, utwemerere Uwiteka Mana Nyiringabo, yumve kubaho kwawe, yumve korwaho nawe, yumve ikime cyo mu ijuru, yumve imbaraga zawe, yumve umuriro mushya waka muri we, yumve imbaraga zawe zongera gutemba muri we, yumve amavuta mashya atemba ku buzima bwe, yumve imitonyi yo mu ijuru Mwami w'abantu. Ibyo nibyo bizamugumisha aho uri, ibyo nibyo bizatuma atabivamo mukunzi mwiza, ibyo nibyo bizatuma atagabanukirwa, ibyo nibyo bizatuma twongera gushidikanya kubaho kwawe, ibyo nibyo bizatuma atamenya ko ari imbaraga z'amadini, ibyo nibyo bizatuma tumva ko ari amagambo y'abantu. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino wiherane natwe, wazamutse Mwami, unyemerere nk'uko mu cyumba cyo hejuru uko bari 120 nta n'umwe wasohotse atakozweho n'imbaraga za, nta n'umwe utaragezweho n'umugabane w'umuriro, nta n'umwe uko Umwuka Wera yashyushye mu muriro mwinshi, nta muntu n'umwe wasigaye adakozweho nawe. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, nk'uko twazamutse mu cyumba cyo hejuru ntagira umuntu n'umwe usigara adakozweho nawe. Uko twaje tumeze uko ariko kose muri icyo cyumba Mwami, hari harimo abanyantege nke, hari harimo abanyabwoba, hari harimo abashidikanya, hari harimo abarimo kuvuga ngo reka dupfe gutegereza ese ubundi ibi bintu bizabaho. Kandi koko Mwami nta hantu na hamwe bari barabibonye uretse kuba bari barumvise byaravuzwe n'umuhanuzi Yowe, ariko twebwe twarasomye bikoreka, twarasomye bisohozwa Mwami muri kira cyumba cyo hejuru. Ibyo turabyizeye Uwiteka Mana Nyiringabo, uracyabikorana n'uyu munsi. Hari umwihariko wagiye ukorana n'ubuzima bwacu, ibyo wagiye ukorana n'abera biduhamiriza ko na n'uyu munsi wabikora. Hari aho twabonye isuku bubyutse, hari aho twasubonye isuku imbaraga, twasanze usanga umunyantege nke ukamuhindura imbaraga, wasanze twivuruguta mwivata tutazi iby'agakiza udukurayo. Wewe watangiye umurimo mwiza muri twebwe, ni naho uzawusohoza Uwiteka Mana Nyiringabo. Hari igice cy'ubwiza bwawe twabonye, hari presence yawe twahuye nayo, hari cyakoretse mu buzima bwacu gituma tutarambirwa kuza aho uri. Hari icyo wakoze mu buzima bwacu bitumara ubwoba bwose bwo kubihamiriza abandi. Hari icyo wakoze mu buzima bwacu kitwuzuza ubushizi bw'amanga bwo kugaruka kubivuga, bwo kubibwira abandi. Turasenze Mwami ngo habeho kugendererwa kudasanzwe ko umuntu wese uri mu nguni yasenga, habeho kugendererwa kudasanzwe ko umuntu wese winjiye muri iyi minsi 7, habeho gusurwa n'ijuru mu buryo budasanzwe, habeho impinduka mu buzima bwe, akwiyumvira Uwiteka Mana Nyiringabo, akubona ukora ku buzima bwe, akubona ukora mu mwuka we, akubona ukora ku gace k'ubugingo kabaya igisenzegeri, akubona ukora ku mubiri w'Uwiteka Mana Nyiringabo. Uri Imana ishobora byose, ntabwo uri umuntu ngo unanirwe, ntabwo uri umuntu ngo ube upfuye amatwi, nta nubwo amaboko yawe ari magufiya. Uwiteka we, twaje aho uri kugira ngo tuhahindukire, twaje aho uri Mwami w'abantu. Nta muntu n'umwe wageze imbere yawe ngo ibyaha bikomeze kumwizingiraho. Imbabazi zawe ziratangaje, wahuye n'uriya mugore bafatiye mu cyaha cyo gusambana, imbabazi zawe zimugeraho, ubuzima bwe burahinduka, utamushinje kubw'urukundo rwawe. Ndasenze ngo amaso yawe y'imbabazi, umuhungu wawe n'umukobwa wawe bakwizeye ariko bakaba bakibaswe n'umugozi runaka w'icyaha, reka muri iki gitondo, reka Mwami muri aya masengesho amaso yawe y'imbabazi bayabone. Nasanze umuntu wayabonye imbaraga z'icyaha zirakamuka, nasanze umuntu warebye mu maso hawe icyaha kirabiha, uburyohe bwari bukirimo buhita bushira, inyungu zari zikirimo zihita zishira. Nyemerera umwereke mu ruhanga rwawe heza, nyemerera abone mu maso hawe huzuye imbabazi, nyemerera abone ibiganza byawe byatobotse kubwe, maze imigozi y'icyaha icakagurike.
nyemerera mwama amaso yawe yuzuye imbabazi n'impuhwe umwana wawe warucogoye ayabone muri iki gitondo, abone mu maso hawe huzuye urukundo. Uyu munsi mwami kubw'ibihe hari ubwo ashidikanya urukundo rwawe, hari ubwo ashidikanya kutamuzi, hari ubwo ashidikanya ko mu bureba watarimo, hari ubwo yibwira yuko yibagiranye, hari ubwo yibwira yuko Imana itamuzi, hari ubwo yibwira ko mu buzagira neza atarimo. Ndasenze mwami ngo unyemerere muri aya masengesho abone mu ruhanga rwawe huzuye urukundo, huzuye kugira neza, maze bitekanisha umutima we, maze bimugarure mu ibyiringiro. Uwiteka we, nasanze ijambo ryawe rimwe ribeshaho, ijambo ryawe nigeze kumva mu matwi yawe, ikibazo kitavuyeho, ingorane zitavuyeho, nasanze rihinduka ibyo kurya by'ubugingo bitunga umuntu agakomeza urugendo. Bimera nka wa mutsima Eliya yariye, yararimo yisabira gupfa, yararimo asaba kubivamo, yararimo asaba ko umurimo warangirira aho ngaho, acogoye rwose, ariko ukamuha ku mutsima watekewe mu ijuru, nuko agahabwa imbaraga ngo akabigendera amajoro 40 n'iminsi 40. Ndasenze kugira ngo ugire ijambo ritavuzwe na Hortense, ijambo rivuye mu kanwa kawe, ijambo rivuzwe nawe, ugira ukuntu perisa mwami w'abami, ugere ku mutima w'umuntu warucogoye, maze rimubere igitsika mutima, maze rimubere akabando yicumbisha kuzageza gusozwa kw'amasezerano mwami w'abami, kuko yibwira yuko utagikora, kuko yibwira yuko hari aho mu byo ufite muri gahunda ibyo bitakirimo. Ndasenze ngo muhe kumva ijwi ryawe mukunzi mwiza, ijwi ryawe riri mu muhembure agakomeza urugendo kugeza umunsi byose bihinduriweho. Urakoze mukunzi mwiza, uriho kwizerwa. Si umuntu yakuva akajya hehe, umuntu yakwerekera he handi, umuntu yahanga nde amaso utari wowe wizerwa. Ingoma ibihumbi, wowe udahinduka, wowe udapfa, wowe udasaza. Turagushaka mu mbaraga zawe, turagushaka mu bwiza bwawe, turagushaka ku gipimo kirenze icyo twakubonyeho, turagushaka birenze ibyo tumaze iminsi tumenyereye, turagushaka mwami birenze aho twari twaragarukiye. Imitima yacu ntabwo irambirwa kuza ahuri, hari agace twabonye turashaka kongerwa, kandi hari ubwiza twabonye turashaka kongerwa ubundi, hari igipimo twahaweho icyo kiduteye kugaruka ahuri kugira ngo duhabwe ikindi. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, ubwo turimo dutangira amasengesho, abahungu bawe n'abakobwa bawe bazamanukana ubuhamya, bazamanukana amashimwe. Hari ibyo wakoze mu misi yacu yo gusenga, hari ibyo wakoze tutarasenga, ariko turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo abahungu bawe bamanukane ubuhamya, abakobwa bawe bamanukane ubuhamya n'amashimwe, maze bazabikomeresha abandi bera, maze bizababere umutsima ubatsindagiza, maze bizababere inkoni bagenderaho mwami, kugeza bageze mu kindi gitangaza gikurikiyeho, kugeza bageze mu yandi mashimwe akurikiyeho, kugeza minjizwe mwami bundi bwiru bukurikiyeho. Hahandi umuntu mwami agera akavuga ngo nubwo wabikora cyangwa nubwo utabikora nta cyamubuza kukuramya. Uwiteka Mana Nyiringabo, ariko igihe atarahagera, nasanze uri umubyeyi mwiza, uzi ibyuha abana nyaguhora ku ngoma, uko umwana mutoyi umubyeyi atamureka ngo yicwe n'inzara, uko umwana mutoyi umubyeyi uko arize mu mama wamuhibere, uko arize mama wamuhamata, kuko ari cyo kigero cye. Uratuzi Uwiteka Mana Nyiringabo, uzi ibigero byacu n'iminsi tumaze tugendana nawe, uri umugizi wa neza, uri umunyembabazi mwami, urabizi abakiramiza amata muri twebwe. Ndasenze nk'umuramiza amata adacogora mu rugendo, ndasenze nk'umuramira Uwiteka Mana Nyiringabo adacogora. Ese imirimo yawe atayibonye yakwigira imbere gute mwami? Hari imirimo wakoze mu buzima bwacu byatumye tubasha kwigira imbere Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndasenze ngo bikore mu buzima bwe, ndasenze ngo bikore mu buzima bwe, maze bimutere kwigira imbere Uwiteka Mana Nyiringabo, kugeza igihe azamerera nka ba basore batari bafite ubwoba bw'itanura, kuko bari bakuzi, bari bamaze iminsi bagendana nawe, bari bazi Imana y'imbaraga, kugeza igihe bavuze ngo Imana yacu ifite imbaraga zo kudukiza, ibasha kudukiza, ariko nawe itadukiza ntago turi bupfukamira ibyo bigirwa mana, bakemera bakajugunywa mu muriro, kuko wari warabahinduye abashyitse. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo muri iyi minsi yo gusenga ugira abahungu n'abakobwa uhindura abashyitse, bave mu rwego rw'ububebe, bave mu rwego rwo kubimpinja, ugira abuhindura abashyitse kugira ngo batume Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo bagire
kuri rwa rwego, basigaye biganyira iby'umwami gusa. Uwiteka we, nasanze uwo murimo ari wo ukora mu mitima y'abantu, nta muntu wabasha kuwiha, nta muntu wabasha kuwikora nk'uko uruhinja rutakwikuza. Uwiteka Mana Nyiringabo, ni kukuza umwana ukamukura mu ntangiriro y'agakiza, ukamuhindura ushyitse, utagiteraganwa n'imiyaga, utagiteraganwa n'imiraba y'uburyo bwose, ahubwo akaba umuntu wubatse ku rutare. Ndasenze Mwami ngo muri aya masengesho utubonera abagore n'abagabo, utubonera abahungu n'abakobwa bari bwubakwe ku rutare Mwami, abo wakoresha muri iki gihe cya nyuma, muri iki gihe kibishye, muri iki gihe cy'umwijima, muri iki gihe kimeze gutya, batakiganyira iby'isi, bafite imbaraga zo kuba hejuru yabyo. Uwiteka Mana Nyiringabo, utubonera abantu bafite amavuta arenze ya Daniyeli, bafite imbaraga zirenze za Daniyeli, uko batanze itegeko ryo kudagusenga agakomeza agasenga. Uyu munsi nta tegeko ryo kudagusenga, ariko rirahari mu mwuka, rituma abantu baba busy, rituma abantu bahuga. Umwanzi abishyizeho imbaraga kugira ngo umuntu ahuge, abo umukristo w'umwana mwiza ariko udasenga. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, wagurutse abagore n'abagabo bashobora gukomeza gusenga mu bihe byose, basenga bafite akazi, basenga batagafite, basenga babyaye, basenga batabyaye. Hagurutse izo ngabo Uwiteka Mana Nyiringabo kuri iki gicaniro, turakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo, reka muri ibi bise byo gusenga kwacu wagurutse abagabo bameze batyo, wagurutse abagore bameze gutyo, wagurutse abahungu n'abakobwa bameze gutyo, batagikangwa n'ibihe Uwiteka Mana Nyiringabo, badafite ikintu na kimwe kibasha kubazimya. Nyemerera urukangura abo wari warahamagaye uyu munsi bari mu bitotsi byinshi kandi bumva ntacyo bitwaye, bari mu kazi gasanzwe ariko bahoze ari abanyamasengesho, bahoze ari abakobwa n'abahungu bagushaka. Uyu munsi bafite imirimo myinshi kandi bumva ntacyo bitwaye, ntago bazi icyo umwanzi yabibye bya bihe byo gusenga. Nyemerera ukore ku mitima yabo bahagurutse mu minsi nk'iyi ngiyi Mwami w'aba. Hagurutse abo bahungu impano zasinziriye, hagurutse abo bakobwa nyaguhora ku ngoma impano zasinziriye, bahoze bagukorera ariko uyu munsi barimo barakorera iby'imibiri gusa kandi bakumva ntacyo bitwaye. Hari icyo wabikoraho bakabikorana, hari icyo wabikoraho bagakanguka bagakorera aho bari, hari icyo wabikoraho Uwiteka Mana Nyiringabo. Turakwemereye Mwami, turakwemereye kugira ngo ukore umurimo muri twebwe nk'uko bishaka Mwami. Iyi minsi 7 itubera iminsi yo kukwishyira. Ijambo ryawe riratubwira mu rwandiko rw'Abaroma ngo tanga imibiri yacu ibi bitambo bizima byera bishimwa nawe, ngo ariko kugukorera gukwiriye. Twakwishyiriye Mwami, twemere tubone impinduka muri iyi minsi 7. Ibi bitondo byacu byo kwibatura n'ibyo kukwishyira, amasaha turi bugoye ku manywa cyangwa n'injoro nayo kukwishyira nyaguhora ku ngoma. Igihe tuvuye mu birangazi, igihe tuvuye mu matelefone, mu mateleviziyo, bikubereye nk'igikorwa cyo kwizana. Twizanye Mwami ku gicaniro kugira ngo duhindurwe nawe Mwami. Ku gicaniro ubasha gukora no ku byo tutari tuzi ko ari ikibazo. Hari ubwo twireba tugasanga birasa nkaho byose ari amahoro, ariko aho ngaho ku gicaniro Mwami uremera kubaho kwawe kudukonsuming, uremera kubaho kwawe kutwuzure, uremera kubaho kwawe gukore muri twebwe hose naho tutazi ko hafite ikibazo. Utwemerera umuriro ku gicaniro udukoreho, utwemerera umuriro ku gicaniro ukongora ikintu cyose kiri muri twebwe kitavuye kuri wo. Utwemerera umuriro ku gicaniro ukongora Uwiteka Mana Nyiringabo umugambi wose utajyanye n'umugambi wawe ku buzima bwacu. Tujya tugira ingamba nk'abantu, tukagira imigambi nk'abantu, ariko twemerere Mwami ubwo twakwishyiriye, ubwo twizanye Mwami w'abantu, utwemerere ikintu cyose kitajyanye n'imigambi yawe gikongokere Mwami muri iki gicaniro muri iyi minsi 7, maze ibyo ushaka bitwuzure. Nasanze imigambi yawe ari myiza kuruta imipangu yose twakwipangira mu bwenge bwacu butangaje. Nasanze imigambi yawe ari myiza kuruta ibyo abadukunda badupangira. Ubuzima bwacu tubuzanye ku gicaniro kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo imigambi yawe isohozwe. Iyacu itaravuye kuri wowe iburizwemo, iyacu washyizemo ikomezwe nawe, ijyanye n'imigambi yawe, ijyanye n'ubushake bwawe uyikomeze Uwiteka Mana Nyiringabo. Hari ibyo wagiye wongorera abahungu bawe n'abakobwa bawe bumva bagomba gukora mu bwami bwawe, bumva bagomba gukora mu buzima bwawe, imimaro bumva bagomba kumara muri iyi si. Ndasenze Mwami ngo twizanye kuri iki gicaniro iyo migambi ikomezwe nawe. Yari yaragarikiye hagati wongera uyambika imbaraga, yigira imbere,
uyigeze aho wagambiriye Uwiteka Mana Nyiringabo. Iyo ari ifite ibyibuze, yabibuze imbaraga z'umwuka, yabibuze imbaraga zibifatika, ibyo nabyo bikoreho Uwiteka Mana Nyiringabo. Muri iyi minsi 7 twakwishyiriye kugira ngo ukore aho tuzi, ukore naho tutazi. Amaso yacu agarukira bugufi, amaso yacu amenya ibyo yamaze kubona gusa, ariko rimwe na rimwe tumenye ibiri mu mizi, ntitumenye intandaro ya buri kintu, ntituzi ibyejo n'ibyo mu myaka iri imbere. Mwami, twizanye mu biganza byawe, kuko umenya byose, kuko ushobora byose. Utwemerera udukoreho. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo umuntu dutangiranye uru rugendo ntazacogore hagati. Mwuka Wera, wowe usengera muri twebwe kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Sengera muri uwo muhungu, sengera muri uwo mukobwa wajyaga byifuza ariko yagera hagati agacogora. Reka imbaraga zawe zikorere muri we, uru rugendo turugendane, duhindurwe nawe, dukorweho nawe. Twemerera Uwiteka Mana Nyiringabo, ufite intege nkeya mu mubiri ahabwa imbaraga zawe. Uwaje arwaye akirire kuri iki gicaniro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akire indwara z'umubiri, akire indwara z'umwuka, akire mu bugingo, ahure nawe Mwana. Twemerere uwaje inyota ari nkeya kuri uyu munsi wa mbere, usuka inyota y'igitangaza mu mutima we, usuka inyota y'igitangaza mu buzima bwe, ku buryo Uwiteka Mana Nyiringabo atazongera kuburana nawe. Urakoze Papa, urakoze mukunzi mwiza. Nasomye mu ijambo ryawe muri Yohana ngo hari mu minsi mikuru, ngo ku munsi uheruka iyindi, ngo urarangurura uravuga cyane n'ijwi rirenga, uravuga ngo umuntu nagira inyota azanywe, ngo hanyuma nawe ukwizera uzamuha ku mazi y'ubugingo, ngo imigezi izadudubiza iva mu nda. Ngo ibyo wabivugaga werekeje ku Mwuka Wera, wowe wakwizera bendaga kuzahabwa. Twaje dufite inyota, utwemere imigezi y'amazi y'ubugingo itemba iva mu nda zacu. Utwemere ibyari byarahindutse imitonyi mikeya byongera ibidudubize, ibi imigezi itemba, imigezi itemba, imigezi itemba, itembe mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Iyi migezi yatembye, urugendo rw'agakiza ntabwo dusunika, kugukorera ntitugusunika. Iyi migezi yatembye, umunezero w'agakiza uratwuzura. Iyi migezi yatembye, ibyawe Mwami bihinduka ibyacu. Iyi migezi yatembye, tumera nk'abatuye mu ijuru kandi dutuye muri Kigali, kandi dutuye muri iyi si imeze gutya. Iyi migezi yawe yatembye, Uwiteka we, tugira amaso ameze nk'ayawe, amasezerano yawe ahinduka amazima mu buzima bwacu. Tureba nk'uko ureba, tukumva nk'uko wumva, isi ntibashe kudufata. Iyi migezi yawe yatembye, ubwiza bwawe buratwuzura, tukakumva aho abandi batakumvise, tukakubona aho abandi batakubonye, tukamera nk'abari kumwe nawe imbona nkubone. Reka imigezi itembe mu buzima bwe. Umuntu wese warufashwe n'umwuma w'iki gihe cya nyuma, reka imigezi yawe yongere mutembeho. Ureba intambwe yateye mwamaza muri aya masengesho, mu ntege nkeya, mu muruho, maze utembeshe iyo migezi. Mwami, twongeye kukuzamurira abacu, babandi tuzamukana mu mitima yacu. Bamwe ntibasenga nk'uko dusenga, bamwe ntibafite uyu mugisha wo kukumenya nk'uko twakumenye, ntago bafite ubwo buntu bwo kuba barababariwe nk'uko twababariwe. Babandi tuzamukana mu mitima yacu, nabo turabazanye Mwami kuri iki gicaniro. Tuzanye abahungu bacu n'abakobwa bacu, tuzanye abagore bacu n'abagabo bacu, tuzanye abavandimwe bacu, tuzanye inshuti zacu zituba ku mutima Uwiteka Mana Nyiringabo. Turakwinginze kugira ngo kuri iki gicaniro uhamereza agakiza, uhamereza agakiza k'abacu batakuzi, uhamereza agakiza k'abari abana bamunaniye, uhamereza agakiza kuri mugore umunaniye, uhamereza agakiza kuri mugabo umunaniye, uhamereza agakiza k'ababyeyi bananiranye, uhamereza agakiza k'abavandimwe batakuzi, uhamereza agakiza Uwiteka Mana Nyiringabo. Maze imiryango yacu yubakike, maze igihugu cyacu cyubakike, maze amatorero yacu agaruke mu buzima nk'ubwo twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tukuzana ibyo byose biri ku mitima yacu Mwami, kandi twizeye gukora kwawe, twizeye ikiganza cyawe. Icyo tuzi no kutaduhaye umwaka wo gusenga kugira ngo bikomeze nk'uko bisanzwe. Waturembuje mu mwaka wo gusenga kuko hari impinduka witeguye gusuka mu buzima bw'abagushaka. Urakoze Mwami w'abantu, tuguhaye icyubahiro. Uyu munsi ngushyize mu biganza byawe. Abana bawe bajya mu mirimo itandukanye, ugendane nabo, babona ikiganza cyawe. Ubwenge bwawe bukorere muri bo, abafite amadosiye aremereye, abafite ibikorwa biremereye, bumva batazi aho bahera nuko babikora. Ndasenze guhishurirwa rivuye kuri wowe, riba muri kiri
umurike Uwiteka Mana Nyiringabo bamenye igikwiriye, umurike Uwiteka Mana Nyiringabo ibyari binaniranye bihinduke ibishoboka. Ndasengera abana bawe barimo basaba akazi kugira ngo ukingure imiryango y'akazi. Waravuze ngo nituvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ndasengera abahungu n'abakobwa barimo gusaba gukingurirwa imiryango y'akazi. Reka imiryango y'akazi ikingurwe ku buzima bwabo, reka amadosiye yabo abeho igikundiro, abeho ubwiza. Abarimo gusaba amapromosiyo mwami w'abami, ndasenze ngo bavuganire mu mucyo wawe mu buryo bunoze, ubazamure maze nibazamurwa bazarushaho gushyira hejuru izina ryawe. Mu butunzi ubaha bazagukorere, mu mapozisiyo ubicajemo bazashyire hejuru izina ryawe, uzubahwe hanyuma bo bayobora barenganurwe. Ijambo ryawe rirambwira ngo iyo abakiranutsi bashyizwe hejuru igihugu kiba amahoro, abantu bagira amahoro. Ndasenze ngo uzamura abakiranutsi hirya no hino mu myanya itandukanye, abo watoje abugishije imitima yabo bazayobora kurenza uko ba Yosefu bagiye bayobora, maze ubwoko bugire amahoro, maze ubwoko bugubwe neza. Mwami tuzanye itorero ry'u Rwanda mu biganza byawe. Ndagushimira ko udukunda, ndagushimira ko utuzi, ndagushimira ko hari iminsi y'ububyutse iri imbere mwami. Turayumva mu matwi yacu nubwo tutayirebesha amaso, twareba n'amaso tugasanga nta bihari, ariko turakwizeye ko amaso yacu akiri mazima, turakwizeye ko amavi yacu agihagaze, ko imibiri yacu igihagaze, ko tugifite imbaraga zo kubinezererwa. Tuzabona ububyutse mu itorero ry'u Rwanda, tuzabona abahungu n'abakobwa basiganwa bajya gukizwa, tuzabona abakozi bawe buzuye imbaraga, tuzabona uhagurutse urubyiruko mu mbaraga, tuzabona ukoresha abagabo n'abagore mwami mu mbaraga. Turakwizeye kandi turagutegereje. Uwo mugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe basenga hirya no hino mu mfuruka z'iki gihugu mwami, uwo mugisha barimo kwambaza abanyarwanda hirya no hino mwisaba kwambaza, umugisha barimo bagushaka hirya no hino mwami, no mu yandi moko no mu zindi ndimi, maze usubize gusenga kwabo. Turasengera abera bari mu bihe by'itotezwa, turasenze ngo ubahe imbaraga ntibakwihakane, ubahe imbaraga ntibacogore. Turasenze kandi ngo uhagurutse abamisiyoneri muri iki gihugu cy'u Rwanda, uhagurutse abahungu n'abakobwa bashobora gutanga ubuzima bwabo bakavuga ubutumwa bwiza mu moko ataramenyamo ubutumwa bwiza. Uhagurutse abatunzi n'abanyamafaranga bashobora gutanga ubutunzi bwabo kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe hirya no hino. Uhagurutse Uwiteka Mana Nyiringabo, abasaruzi benshi, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Uhagurutse abasaruzi mwami w'abami hirya no hino ku misozi y'u Rwanda. Uhagurutse abasore bakuvuga, uhagurutse abakobwa bakubwira urungano, uhagurutse abagabo b'icyubahiro bakubwira abandi bagabo b'icyubahiro, uhagurutse abagore bashobora kuganira n'abagore bagenzi babo. Uhagurutse mwami w'abami, uhagurutse Uwiteka Mana Nyiringabo, tubona igihugu cyacu gikira. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Turasenze ngo muri ubu bwiza bwawe no mu kubaho kwawe, umuntu wese utwajwe igitugu na Satani aho ijwi ryacu ribasha kugera, turamukuraho icyo kintu gitwikira ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ijwi ryanjye ribashe kugera. Umuntu wese utwajwe igitugu na Satani yamushyize mu bubata bw'icyaha, ubwo bubata bucike, iyo minyururu icike, iyo migozi icike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ububata bwose bwashyizwe ku buzima bwe bukamubuza gusingira umugisha we, uyu mwanya ubwo bubata n'izo ngo nizikurwe ko buzima bwe mu izina rya Yesu. Ndamuvugaho umugisha, ndamuvugaho kugirirwa neza, ndamuvugaho gukurwaho yashyizwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka imigambi umufitiye mwami n'ibyo wanditse mu gitabo cye ku buzima bwe atarabaho n'umunsi n'umwe, ibyo ngibyo aba ari byo bisohozwa ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ikintu cyose kiri ku buzima bwe kitashyizweho nawe, reka iryo tegeko rikurweho, reka iryo jambo rihinduke ubusa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha, aratunga umugisha, arahinduka umugisha, aragubwa neza, araba icyo wamugeneye kuba cyo Kristo. Urakoze mwami w'abami, urakoze mwami w'abami, urakoze Yesu, urakoze ku mwanzi atazavugiriza impundu zo kunesha hejuru y'ubuzima bwe. Urakoze ko ari ufite ijambo rya nyuma. Nongeye kuvuga ubuzima ku bantu bose bagizwe ibitambo batabizi, ndabavugaho ubuzima. Uri Imana irenganura, uri Imana irenganura, uri Imana irenganura. Zarakuzinduye Yesu ukora urugendo wambuka amazi ujya kureba umusore warenganijwe, wahinduwe umusazi,
uramukiza aba muzima ngo agire ubwenge nk'ubw'abandi bose. Abo muri uwo mudugudu bamubonye kuko bari barashobewe ngo basanga ari muzima, yambaye neza nk'abandi, afite ubwenge bwose, yicaye ku birenge byawe arimo kumva inyigisho zawe. Ashaka kugukurikira, uramutuma, urambwira ngo nagenda ajye kuvuga imirimo y'Imana iwawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, muri iki gicaniro, muri iki gitondo, nzanye ubuzima bw'abahungu n'abakobwa barenganijwe, aho ijwi ryanjye ribasha kugera, urugo ribasha kwinjiramo, umuntu wese uriyo uri mu karengane k'imbaraga z'umwijima, reka izo mbaraga zimurekure uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuzima bwe bubohoke, ubuzima bwe bube buzima, indwara ziri ku mubiri we zikurweho, izafasha ubwenge zikurweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Indwara ziri mu mubiri zisobanurwa mu buryo bwa siyanse, ariko zazanywe n'ibikorwa bibi byamukorewe, zazanywe n'ijambo ribi ryashika ku buzima bwe. Uyu mwanya iyo migozi icike, ayo magambo ahinduka ubusa mu izina rya Yesu. Abe mutaraga, ubugingo bwe bube buzima, umubiri we muzima, ubwenge bwe bukore neza, amarangamutima ye mazima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umubiri we ni ubuturo bwawe, ntabwo ari indiri y'abadayimoni, si igitambo cy'abantu. Yesu wahindutse igitambo kizima kandi gihagije ubwo witangaga ku musaraba i Golgota. Reka amaraso wamennye amutandukanye n'andi maraso y'inyamaswa n'ay'abantu bamenye kugira ngo bamubone mu izina rya Yesu. Habeho urusika rw'amaraso yawe ku buzima bwe n'ibyamubonaga, uyu munsi bimubure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha, aragubwa neza, aragera aho wamugeneye kugera. Urakoze Papa, tuguhaye icyubahiro. Ineza yawe ni nyinshi ku buzima bwacu, ubuntu bwawe nibugira akagero, imbabazi zawe nizirondoreka. Reka abahungu bawe babone mu maso yawe, reka abakobwa bawe babone mu maso yawe, basobanukirwe imigambi ufitiye ubuzima bwawe. Urakoze mukunzi mwiza, tukuragije umunsi wose, ugendanemo natwe, gahunda ya nimugoroba uyibanemo natwe. Abana bawe mwami twazamukanye mu cyumba cyo hejuru, ubaha imbaraga z'umwuka, ubaha imbaraga z'umubiri. Urakoze Papa, abera barimo gushaka hirya no hino mu matorero atandukanye, usubize gusenga kwabo, ubabera igisubizo. Basenze mwami kugira ngo iminsi utwongera ye kutubera impfabusa, twe guhagarara nk'abapfapfa, ahubwo tuyikoremo, tuyimaremo icyo watugeneye kumara mwami w'abami. Tubyutse rero mwami tugaruka imbere yawe, ni twebwe b'abakobwa bawe n'abahungu bawe bagufitiye inyota, bashaka impinduka mu buzima bwacu, bashaka impinduka mu miryango yacu, bashaka impinduka mu itorero ryawe, bashaka impinduka mu gihugu cyacu, bashaka impinduka mu buzima bw'abananiwe. Mwami tuje guhuza imitima, tuzamura amajwi imbere yawe, kuko tuzi kutwumva iyo dusabye, kuko tuzi ko ari wowe waduhamagaye kugira ngo tukubwire ibyuzuye imitima yacu, kugira ngo tugusukire ibituruhije n'ibituremereye, maze ubashe kuturuhura. Ngo kuko umutwaro wawe wo ntabwo uremereye, uri du kandi uroroheje. Umutwaro wawe mwami kugira ngo tukwigireho, tumere nk'uko umeze. Turaje kugira ngo twambike imbaraga, turaje kugira ngo udushoboze. Ariko mwami turagushimira n'ibyo wakoze. Ntabwo turi abana b'ingayi, ntabwo turi abana batabona urugendo tugendanye nawe, ntabwo turi abana bibagirwa ineza yawe yatubayeho tutanakuzi, twivuruguta mu byaha, ariko ukaturinda, ukaturindiriza umunsi w'agakiza. Iyo dupfa mwami tuba twararimbutse, tuba twarageze ahacecekerwa kandi hatakiri amahirwe yo guhindukira. Ariko ubuntu bwawe mwami bwatubayeho, imbabazi zawe zatubayeho, udukuruzi neza, udukuruza urukundo rwawe. Iki gitondo mwami turaje kugira ngo tuguture igitambo cy'imibiri yacu, tuguture igitambo cy'amashimwe yuzuye imitima, tuguture igitambo cy'indirimbo, tuguture kwibatura kwacu, dore ko bitanezeza iyi mibiri ndetse bitaturyohera ndetse bitugora. Turabizanye mwami ngo nabyo bibe igitambo kiguhumurira neza. Ubwo hari andi majwi akuvuma avuga ko nta Mana ibaho, ubwo hari andi majwi atoza ikibi, ahagurukiye gukorera Satani no gutoza abantu kujya kure y'Imana, niko natwe tuzamuye ijwi rigushima rikubwira ngo ni wowe Mana yonyine, ni wowe mwami ntawagereranywa nawe, uri umuremyi w'ijuru n'isi. Turi abakobwa n'abahungu bawe, turi urubyaro waronse, turi abo watoranyije, turahari kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe. We waduhamagaye ukadukura mu magana menshi y'amanyabyaha. Reka mwami iki gitambo kikunezeze, reka niwerekeza amaso yawe ku isi, maze amatwi yawe agategera amatwi by'abantu bavuga. Wumva ishimwe riva mu kanwa kanjye, wumva
ishimwe riva mu kanwa k'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Wumve mwami tukwizera tuvuga ngo nubwo byaba hari ibidukomereye, turabizi neza kufite imbaraga, kufite urukundo, kufite ubushake, kandi ko nta kabuza uzadutabara. Tuje tukwizeye, tuje tukwizigiye, tuje mwami twigandika mu gituza cyawe nk'abana batoya. Turashinganya mu mitima yacu, imitima yacu iguwe neza, imitima yacu itekaniye muri wowe, kuko tuzi kuri Imana yacu, kuko tuzi kuri Imana yumva gusenga. Twarakubonye ibihe bitandukanye uhinduranya byinshi mu buzima bwacu. Twabonye ibihamya, twasomye Bibiliya tubona utabara ubwoko bwawe. Twabonye itorero risenga, abafunze barabohoka. Twabonye mwami ukora imirimo, utabara ababoshye, ubohora imbohe, ubohora abatwajwe igitugu na Satani. Twarakubonye udukiza ibyaha twibwiraga ko bitashoboka. Twarakubonye Uwiteka Mana Nyiringabo, amaso yacu yarahweje tubasha kubona ineza udufitiye. Nubwo twamaze imyaka turorongotana turi kure yawe, twumva kubana nawe ari ubupfapfa. Tubona bakubaha barataye umurongo, tubona bakubaha barashizwemo n'ubwenge, tubona batazi iby'ubuzima, ariko ineza yawe yirengagiza iyo myaka yacu yo kujijwa, yirengagiza ibyo byose, udukuruza ineza yawe. Niko natwe mwami duhagaze kuri iki gicaniro dusabira abacu babibona nkuko twahoze tubibona, bazorongotana nkuko twahoze turorongotana. Turabasabiye Uwiteka Mana Nyiringabo muri iki gitondo, wumve ijwi ryanjye, wumve kuniha ku mutima wanjye, wumve kuniha ku mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Turimo tugutakira kugira ngo udukirize abacu, udukirize urubyaro, udukirize abavandimwe, udukirize ababyeyi, udukirize abo twashakanye, udukirize abanyarwanda, udukirize abaturanyi bacu, ukize ubwoko bwawe hirya no hino bwaguteye umugongo, maze ya neza yawe yatugezeho tudakwiriye nabibagere. Uwiteka Mana Nyiringabo, duhagaze kandi tukwiginga ngo ukize n'abahagaze mu mayira abiri, ukuguru kumwe kusa nkaho kuri muri wowe, ukundi kuri hanze, babuze imbaraga zo gukomeza urugendo, babuze imbaraga zo kweguka. Turakwinginze kugira ngo badukirize Uwiteka Mana Nyiringabo, udukirize abacu. Twari dufatanyije uru rugendo, ariko bwacu umwanzi akabarasaho imyambi myinshi, bagacogora bakarambarara. Harimo abakozi bawe bakoze imirimo myinshi, harimo abakristo barabizerwa, harimo abagore n'abagabo bahoze ari beza, bakomeje uru rugendo, ariko bageze imbere bararaswa. Uyu munsi bararambaraye, uyu munsi nta nyota y'ijambo, uyu munsi nta kabaraga ko gusenga, uyu munsi ibyaha bibatwaje igitugu, ariko imbabazi zawe zabageraho zikababyutsa. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo umukiranutsi nubwo yagwa karindwi hajya yongera akabyuka, wongera ubabyutse Uwiteka Mana Nyiringabo. Imbabazi zawe ntizemere ko baherayo, batandukanye n'inshuti zitagira umumaro, batandukanye n'ibidakwihesha icyubahiro, batandukanye Uwiteka Mana Nyiringabo. Abafite isoni zo gusubira inyuma, bibutse ku rukundo rwawe ruhora rubategereje, bibutse ko amaboko yawe hari kugira ngo baramire. Bagaruza ineza yawe mwa, bagaruza ineza. Abakomeretse bakiri batoya mu rugendo, bagakomeretswa natwe bitwa abakozi bawe, bagakomeretsa na bene so bari mu itorero, wongere ubegure, ubabwire ko wowe kwizigirwa, ubabwire ko abandi bantu ari abantu buntu, maze ubereke urukundo rwawe n'ineza yawe. Ubagaruza ineza yawe, ubagaruza urukundo rwawe, maze imbabazi zawe zibatwikire, ubuntu bwawe bubabeho Uwiteka Mana Nyiringabo. Twizeye imbabazi zawe mwa, twizeye ubuntu bwawe, twizeye kugira neza kwawe. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Turagushaka mwami, uko tubizi, uko tubishoboye, turasengesha uburyo bwose bwo gusenga. Turazindukira imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo iyi mibiri itaduheza mu bitotsi no mu kudamararira. Turarara imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo tugutabaze, dutabarize igihugu cyacu, dutabarize itorero ryawe, dutabarize bene wacu, tugutabaze Uwiteka Mana Nyiringabo, dutabarize n'ubugingo bwacu kugira ngo butanyagwa. Ejo inzira ikatunanira, ejo ubunyerere bukatubana bwinshi, kugira ngo dushingire amabuye yo gukandagiraho, kugira ngo dukomeze mu rugendo, kugira ngo tuzarurangize amahoro. Uwiteka Mana Nyiringabo, ni benshi bajya batangira ariko bakagwira hagati. Turasaba imbaraga, turasaba imbaraga ku bakozi bawe, turasaba imbaraga ku bana bawe barimo baca mu bihe bikomeye by'ubuzima bwabo. Turabasabira imbaraga kugira ngo ubegure, ubegure Uwiteka Mana Nyiringabo, wegure imitima yabo. Turasengera abapfushije, turasengera baca mu bihe bikomeye bitabasha no kuvuga, kugira ngo wegure ubuzima bwabo. Turasengera baciye mu ndwara zikomeye, kugira ngo ubegure mwami waba, ubakize, ubakirize imibiri, babashe kugushima, babashe kugushyira hejuru, babashe kugukorera Uwiteka Mana Nyiringabo. Mwami, dufite imbaraga mu mibiri nibwo tubasha kugenda imisozi tukavuga ineza yawe, dukomejwe mu mitima nibwo tubasha kubwira abandi humure twakuye kuri wowe, maze nabo rikabahumuriza. Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwizeye, twizeye ubuntu bwawe kandi muri iki
gitondo cy'uyu munsi wa kane twizeye kugira neza kwawe, twizeye imbabazi zawe, twizeye guhemburwa nawe, twizeye gusurwa nawe, twizeye mwami gutabarwa nawe, twizeye gukomerezwa amaboko. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, twarasezeranye kandi ngo uyu munsi tuzongera tuzamura itorero ryawe, tuzamura igihugu waduhaye, kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo udukirize itorero, udukirize igihugu. Itorero ni njyewe durugingo, umuvandimwe urimo nkurikira, umuvandimwe turi kumwe nawe n'urundi rugingo. Ingingo nyinshi zararwaye, twagezwemo n'ubumuga, twagezwemo n'uburwayi butandukanye, turatana, turayoba, dukora ibitandukanye n'ibyo wari udutegerejeho, ariko turaje kugira ngo wongere utwegure. Warasezeranye, urasezerana, uravuga ngo itorero ryawe uzaryubaka ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Itorero ryawe rimaze imyaka ibihumbi, na n'uyu munsi riracyariho, ryararashweho, ryatewe ibitero, ryararwanyijwe, ariko riracyariho. Uracyakiza abantu, urakinjiza abandi bana b'abahungu n'abakobwa mu muryango wawe, uracyatabara, urakireherezaho benshi. Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko ijambo ryawe ryambwiye ngo nuzamurwa hejuru y'isi, ngo uzireherezaho amahanga. Urakireherezaho no mu bihe bikomeye, uracyahamagara, uracyakiza. Hari abagikizwa na n'uyu munsi mu bihe bikomeye, no mu bihe tutaguhagarariye neza, urakiremburiza abahungu n'abakobwa ukabakiza. Ubwo ni ubuntu bwawe Mwami, izo ni imbabazi zawe, urwo ni urukundo rwawe rwinshi. Urakoze Mwami, turahari Mwami kugira ngo twambike imbaraga, maze utwemerere udutume tuguhagararire nk'uko bikwiriye. Erega itorero ni njyewe, erega itorero ni wowe, erega itorero ni twebwe, erega itorero si ibikuta by'insengero, erega itorero si abapasiteri, nta nubwo ari abavugabutumwa bakomeye. Itorero ni twebwe, ingingo zitandukanye zigize umubiri wa Kristo, hanyuma Kristo akaribera umutwe. Ndakwinginze ngo wibwire ko ari wowe turimo dusengana, wibwire ko ari wowe dukwiye gufata ingamba, wibwire ko ari wowe ukeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo duhagararire Kristo neza. Reka dusenge inshuti z'Imana. Itorero ryagiye ryinjirirwa n'imico y'isi itandukanye, ibyitegererezo byacu bihinduka ibitari byo. Uko abatware b'iyisi, uko abagezweho b'iyisi babayeho, uko abasitari b'isi babayeho, twibwira ko natwe ariko dukwiriye kubaho. Tubibonera mu buryo tuvuga ubutumwa bwiza, tubibonera mu ndirimbo dukora, tubibonera mu mavideo dukora. Umwana agasamura indirimbo nziza arimo amagambo meze yo guhimbaza Imana, ariko yakora video bakamufotora bahereye ku rukweto, ipantaro, berekane ibyo yambaye. Ibyo ngibyo bigatuma itorero n'abagize itorero turushaho gukunda iby'isi kuruta igihugu turimo tuganamo. Ariko niduhembuka, Imana nikiza imitima yacu, niko ko iby'isi tuzabitunga, tuzabikoresha, tuzuzuzwamo n'ubwiza n'icyubahiro n'ubwenge, ariko imitima yacu izaba yihariwe n'Imana. Tuzaba dukumbuye igihugu cyo mu ijuru. Uko ni kwitorero dukwiriye kubaho, ariko twarayobejwe kandi ntabwo twabarenganya. Ibyo twahawe, ibyo twigishijwe, ibyo tubona hirya no hino, nibyo byatubereye amasomo, turabyakira. Byose tubimira bunguri, tutazi icyo gukuramo n'icyo gushyira ku ruhande. Ariko ubuntu bw'Imana buracyariho ku bafite inyota. Hari igihugu tugumamo, ubwami bwacu si ubwino, niko Yesu Kristo yavuze. Ubwami bwacu si ubwino, wahatungira, wahabyarira, wakwiga amashuri menshi, ukaminuza, wahatungira amazu n'amamodoka, ariko imitima yacu yihariwe n'ijuru. Hari aho tugana, amaso yacu ari hakurya. Abadafite ayo maso iby'iyisi bijya bibabasha, ariko iyo Data tugiriye ubuntu, amaso yacu agafunguka, tugakumbura igihugu cyo mu ijuru, tugakumbura uriya murwa tuzabamo. Tugira imbaraga zo guca mu burwayi, tukagira imbaraga zo guca mu bigeragezo, tukagira imbaraga zo guca mu bukene. Icyubahiro ntikitugwishe, amafaranga ntadutandukanye na Kristo, tukabasha gukomeza urugendo. Turimo turongorwa, tubyara, tugakomeza urugendo. Twahabwa na poste zikomeye, twagira amafaranga, twagira ibyubahiro, twagira n'ingero zitandukanye mu isi. Ibyo byose ntibidufate kandi ntibitubashe, kuko amaso yacu n'imitima yacu bihora bikumbura kiriya gihugu. Ibyo nibyo dusabira itorero, nibyo dusabira abakozi b'Imana, nibyo tugusabira wowe nanjye, kugira ngo amaso yacu agaruke ku cy'umumaro. Ntabwo nashyiriweho kugira ngo mzare gusa hanyuma nzagarukire nahangaha. Nta nubwo nashyiriweho kugira ngo nzashumba amatorero menshi. Nta nubwo nashyiriweho kugira ngo nzahinduke icyamamare bigarukira ahangaha. Twashyiriweho gukora imirimo twaremewe muri Kristo Yesu, ariko turi abagenzi bagana mu ijuru. Inahangaha atari iwacu, nubwo twakubaka amazu y'amagorofa atapfa no gusengwa n'imitingito, tukayabona nk'amahema, tugakomeza kwibona nk'abagenzi n'abimukira barimo bagana mu gihugu cyo mu ijuru. Bibirabagirana by'iyisi bitazadufata. Ndakwinginze nshuti y'Imana, nicyo turimo dusengera. Iyo tuvuga ngo turasengera itorero, itwebwe ni njyewe nawe. Reka dufatanye kuririmba iyi ndirimbo tuvuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Ndagira ngo bikubere isengesho. Ni indirimbo ya 81 mu Gakiza. Bikubere isengesho
nturirimbe gusa ahubwo usabe ubu buzima. Ese uracyakumbura kumva amakuru y'umurwa? Amaso yacu n'ibyifuzo byacu birimo biragarukira inahangaha kubw'imitego ya Satani, ariko reka iryo shyaka niyo nyota Imana yongere bigaruye mu mutima wawe. Waba uhagaze mu bihe bikomeye cyangwa biryoshye, ntagire ikintu na kimwe kikubuza gukumbura iki gihugu no kuzakibamo. Biraza kukubera imbaraga zo gutsinda icyaha, biraza kukubera imbaraga zo guhagarara Kristo neza, biraza kukubera imbaraga zo guhora usiganwa wihuta mu rugendo, kukuzi neza ko iminsi ari mikeya, ko hari igihe washyiriweho gukora. Igihe kimwe Yesu yaravuze ngo dore ndi ku manywa ariko burenda kwira. Ku manywa niho umuntu ashobora gukora, nibumara kwira ntitubasha gukora. Nidukumbura kiriya gihugu turasiganwa, urasiganwa nk'ufite aho utegekerwa kugera, kandi ni nako bimeze. Hari imirimo nagenewe ngomba gukora ngifite imbaraga, ningira imyaka 80 nzaba nicaye haraho nakibasha kugenda. Hari imirimo wagenewe kandi irihutirwa, ariko iyo umuntu yakuye amaso kuri kiriya gihugu yumva gifite igihe, yumva bifite n'abandi babikora, yumva iyo bavuga itorero rifite umugayo yumva atari ibye, hari abandi byagenewe. Reka Imana igarura inyota, ikore ku maso yawe, igukumbuze kuzabana nayo mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze mwami wanjye. Abazajya muri icyo
reka dusengane inshuti y'Imana. Ndifuza kukubwira iki, hari igihe umuntu agira amahirwe, agira umugisha, agirirwa ubuntu, agakizwa, agahura n'ijambo ry'Imana rizima, akubakika neza, agakura neza, abwirwa iby'ijuru, abaho nk'umugenzi uganayo, abaho nk'umukristo ukora ibyo agomba gukora ariko udafashwe n'iby'iyi si, akubakika neza, akazamuka neza, agakomeza gukumbura ijuru. Ariko hari igihe umuntu agira ibyago, agahura n'inyigisho, yega agakizwa, ubuzima bwe bukandikwa mu gitabo cy'ubugingo, izina rye rikandikwayo, ariko agahura n'inyigisho zimukundisha iby'isi, kandi kuko aba ari umwana ugitangira urwo rugendo ntabwo amenya ko ari ikibazo. Yakumva indirimbo nk'izi ngizi, yakumva n'iz'abanyacyaro, akumva niza abadivantiste bahora bavuga iby'imyuka ya nako by'iminsi ya nyuma n'imperuka, kandi akumva ari ibintu bihahamura abantu, akumva nize abapantekote abo twita abadeperi, akumva n'ibintu by'iyo ngiyo kure. Shuti y'Imana, ibyo bihe bibaho, ndabivuga nanjye mbizi. Hari imyaka amasengesho yacu agarukira ku byahangaha, tugasengera abana bacu, tugasengera amaproje yacu, tugasengera ibyiza isi ifite, kandi nta kintu bitwaye, ariko bihinduka icyo bitwaye, bigahinduka ikibazo iyo bigarukiye aho ngaho gusa, amaso yacu n'imitima yacu bikiharirwaho. Kandi ikintu giteye agahinda nuko iyo umuntu ahagaze aho ngaho aba yumva akijijwe neza, aba yumva nta kibazo afite, kugeza igihe kubw'inyota hari aho yaba afite, mwuka w'Imana ahura nawe, ubuntu bw'Imana bugahura nawe, bukamwibutsa ngo ariko burya hari ibirenze ibyo ngibyo, hari ibifite agaciro kuruta ibyo ngibyo. Aho niho umuntu yinjira mu bubyutse butagishira. Iyo dusaba amazu n'amamodoka, nshuti y'Imana, ntago wagira ibihe byo gusenga bihoraho, ntago wahora uryohewe mu rugendo, byanze bikunze uzarambarara, uzongera ubyuke. Ariko imitima yacu itangiye kwiharirwa n'ijuru, tugakumbura iki gihugu, nibwo twinjira mu bubyutse butagishira, tugenda dukura tuva mu bwiza twinjira mu bundi. Ntacyo bitwaye imyaka waba umaze, ariko amasengesho yawe n'umutima wawe bigarukira ahangaha. Imana yacu ni Imana y'ubuntu bwinshi, kandi ikikubyutsa n'igituma ukora ibihe byo gusenga nuko nyine ufite inyota, nuko nyine ushaka Imana. Imana ntiyirengagiza iyo nyota, Mwuka Wera ntayihorera, agenda aduhuza n'ibihe, aduhuza n'inyigisho, aduhuza n'indirimbo, aduhuza natwe ubwacu, twikoraho Mwuka Wera akatubwira ati ariko burya bya bindi utindijeho amaso, bya bindi umazemo imyaka 10, burya si byo by'ingenzi, birya bya bindi byitwa inyongezo, ni inyongera, ni ibintu duhabwa bikurikiraho, hanyuma umutima wawe ugatangira kwiharirwa n'ijuru. Iyo mutima wawe wihariwe n'ijuru, indirimbo nk'iyi ngiyi ntikubera amagambo, iguhindukira ubuzima, wumva ukumbuye icyo gihugu, wumva utegereje kuzakibamo. Hari igihe nanone twibwira yuko abantu bakumbura icyo gihugu ni abakene, ni abanyacyaro, ni abantu batagize amahirwe namba hano ku isi. Ntabwo ariko bimeze. Ubuntu bw'Imana iyo bwatuje, ona warushaga Abrahamu gutunga, yari umukire, ngo ariko yahoraga yumva arimo afite ahagana, bimutera ngo kuba mu mahema, kuko yumvaga ari umugenzi ugana mu ijuru. Shuti y'Imana, intumwa za Yesu nicyo cyabahaye imbaraga, bakazigumana buri munsi mu rupfu, mwitotezwa, mu kugirirwa nabi. Bahoraga bumva Kristo yenda kugaruka, bahoraga biteguye kugana mu ijuru, bibabera imbaraga. Niyo mpamvu bidacogora, niyo mpamvu batacogoye. Ariko amaso yacu nituyaheza i Kigali, tukayaheza mu Bubiligi aho dutuye, tukayahereza muri Amerika aho turi, tukayaheza kuri Canada, akaba arizo z'inzozi zacu, bikagarukira aho ngaho. Shuti y'Imana, ntabwo ububyutse buhoraho twabugira, ariko reka dufatanye gusenga. Ndakwinginze, itorero ni iry'agaciro, kandi itorero ni wowe nanjye. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 9, Yesu yasanze Sawuli ngo yari afite umwete wo kurenganya abakurikiye inzira ya Kristo, asaba inzandiko arimo asiganwa, asaba inzandiko abakuru b'insengero z'Abayuda kugira ngo bashakishe bamenye buri mugore n'umugabo wakurikiye inzira ya Kristo. Abishyizemo umwete mwinshi, kandi azi ko arimo gukorera Imana. Hanyuma Kristo amutunguza umucyo, barahura mu nzira, aramubwira ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Yarenganyaga itorero, yarenganyaga abigishwa, wowe nanjye. Ariko Yesu amanutse aramubwira ngo undenganyiriza iki? Iyo uri murengana, iyo uri mutakaza inzira, niryo torero Kristo abereye umutwe. Ntabwo Yesu yaje ngo mubwire ngo urenganyirize iki abigishwa banjye, ntabwo yaje ngo mubwire ngo urenganyirize iki kuki ukurubana abagore n'abagabo bakurikiye inzira yanjye. Yaramubwiye ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Kuki untoteza? Sawuli aramubwira ngo urinde Mwami. Itorero ni ry'agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Itorero ni wowe nanjye. Ni ukuvuga ngo iyo ugize intege nkeya, niryo torero ryagize intege nkeya. Itorero si abashumba bayoboye amatorero yacu, itorero si inkutenye z'insengero nziza twubatse. Ibyo byose ni byiza, bidufasha kuramiriza mu Imana tukiri hano ku isi, ariko itorero n'ubuzima bwawe n'ubwanjye. Iyo tutarabyumva muri ubu buryo, iyo tuvuze gusengera itorero n'igihugu, bihinduka ibintu biboringa. Kavuga ati azasengera abagabo gukizwa ryari, azasengera abagore gukizwa ryari, niyivugira iby'abana kuko nibo batunaniye, niyivugira ibyo kwishyurirwa imyenda kuko nibyo dushaka, niyivugira ibyo kubaka amazu, ibyo byose birimo. Itorero nirikira, ihumura n'ibyo ngibyo bizaboneka. Reka dufatanye kwinginga Imana.
igihe dusengera itorero ni wowe nanjye, ni bene data, ni twebwe, turi ingingo zigize umubiri wa Kristo. Nshuti y'Imana, mwibuke ko Kristo ari we mutwe wacu. Tekereza rero uko uhagaze n'ubuzima bwawe. Ese koko dufite ubuzima bwa Kristo muri twebwe? Ko atubereye umutwe, nkaba wenda ndagatoki cyangwa ndurwara, ubuzima bwa Kristo buratemba bukangeramo, ndi urugingo rushobora kumuhagarara uko bikwiriye hano ku isi. Reka dusenge Imana. Nshuti yanjye, Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uri Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi, uri Imana igira neza, uri Imana itagidusiga, uri Imana itagitureka. Turi mu magana, mu bihumbi, bituruka mu ndimi zitandukanye, mu moko atandukanye, waduhamagaye ukatugira ingingo zawe. Hari nabo tutabasha kuvuga ururimi rumwe, ariko wenda twahurira kuri za Haleluya, ariko abo bose ni ingingo zigize umubiri wawe. Turimo turaguhamagara natwe nk'itorero, itorero waremye, itorero wabumbye, itorero waronse ryakuwe mu bise by'amaraso ya Kristo, itorero ryabonekeye mu mubabaro mwinshi, itorero ryabonekewe mu gupfa k'umwami wacu Yesu Kristo, iryo torero ryavutse mu kuzuka kwe, iryo torero ryaje ku munsi wa Pentekote. Ni twebwe twuzuyemo n'intege nkeya, twuzuyemo n'ibidakwiriye, ariko turasenze ngo wongere utubyutse, wongere utugaruke Uwiteka Mana Nyiringabo. Ingingo zitagaranye hirya no hino, abahungu n'abagabo, abagore n'abakobwa, hirya no hino, abana bakiri batoya n'abagabo bakuze, turahari Mwami. Ingingo zawe zashenjaguritse, ziguhagarariye nabi, zarwaye bwaki, zashonje hano mu isi, zibagiwe iby'uru rugendo, twabivangavanze, ariko kuko utubereye umutwe ntuzatureka iteka, ntujye udusiga. Turagutakambira, turimo turaguhamagara muri iki gitondo kugira ngo tugarukeho, maze ubuzima buri muri wowe bwongere butembe muri twebwe, budutembemo Mwami w'abantu. Twaguhagarariye nabi, twarabyishe. Uwiteka Mana Nyiringabo, amaso yacu yakuwe aho tugana n'ibyo twitirirwa n'iby'uru rugendo, tuyerekeza ku by'isi. Turubaka nk'abazagumino, tubaho nk'abazagumino, turabirwanira, turabihanira mu nzira mbi n'inziza nk'abazagumino. Twakuye amaso yacu aho yari akwiriye kugoma. Turakwinginze Mwami w'abantu kugira ngo wongere udusane, wongere utuzure. Twaguhagarariye nabi, wari umutwe, turi ingingo, ariko aho twagaragaye ntitwagaragaje wowe. Turagusaba imbabazi Mwami w'abantu, turagusaba imbabazi. Wari wadushyiriyeho kuba ingingo zisa nk'iziri hirya no hino, kugira ngo nimba ari mu isoko ngo uhagararire, nimba ni muri bisi ngo uhagararire, nimba n'ahantu batakuzi nibambona bazakumenye bizabatere kugushaka. Ariko twabikoze nabi, twaguhagarariye nabi mu miryango yacu, yabitegereje abagore turibo n'abagabo turibo, basanga tudasa na Kristo. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo utugirire ubuntu. Kora ku mitima yacu, twebwe ingingo zigize umubiri wawe. Buri muntu wese ahari yongere yisubiremo, yibwire ngo ese ukuntu mbayeho muri uru rugo niko urugingo rwa Kristo rwagombye kubaho. Yibwire ngo ese ukuntu nkora muri kano kazi, wese uko nsubiza abantu, ese ibyo nkora mu madosiye aramutse ari Kristo nuko yabigenza. Maze utugarukeho Mwami, utugarure mu imbaraga, maze umugabo ahahagaze yibwire ngo ese ukuntu nyabaye uyu muryango, ese ukuntu mbigenza aho abantu batareba niko Kristo yari kuba bikoriye abari aha ngaha. Maze utugarukeho Mukunzi mwiza, utugirire imbabazi, utugirire ubuntu, wongere utwegure, wongere utubyutse. Ngo amategeko no gukiranuka byagombaga kuva muri twebwe bikigishwa ibihugu, bikigishwa za leta, ariko Uwiteka Mana Nyiringabo byaracuramye. Isi aba ariyo twigisha, aba ariyo twigiraho uko tugenda, aba ariyo twigiraho uko turera, aba ariyo twigiraho uko tubaho. Turabyicanya guhora ku ngoma, ariko imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bwatugarukaho, ukongera ukadukiza. Natwe abayoboye abandi, tuyobora imikumbi itandukanye, dushumbye imikumbi itandukanye, twahagaze nabi, nyamara amaso yawe yari aturiho. Cyagiye wasanze Yohana umubwira kwandikira abamarayika bahagarariye amatorero, umutuma kubashumba bashumbye amatorero n'intumwa zishumbye hirya no hino. Ariko Uwiteka Mana Nyiringabo, uyu munsi twarafashwe, turagamburuzwa, tubikubita hasi, dushakisha icyubahiro, dushakisha amafaranga, dusiganwa, twibagirwa urugendo naho tugana. Tugarukeho utwegure Mukunzi mwiza, tugarukeho utwegure. Uko wagarutse kuri ba Petero basubiye kuroba, ukongera ukabagaruza ineza yawe, niko natwe watugarukaho abahungu bawe n'abakobwa bawe. Niko watugarukaho, ukagaruka ku ntumwa, ukagaruka ku bashumba, ukagaruka kubigisha, ukagaruka ku bahanuzi, ukagaruka ku ngingo zigize umubiri wawe, ukagaruka ku bana bawe bari baragukunze ariko bagera hagati iby'isi bikabacogoza. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo wongere
wegura itorero ryawe, wongere wegura itorero ryawe, maze tuguhagarare nk'uko bikwiriye. Tugirira imbabazi mwami, tugirira imbabazi. Ingingo zacu zararwaye, aho kubabarana nazo duhinduka abaziseka, duhinduka abazivuga, duhinduka abazitaranga, bihinduka ikiganiro turandika mu binyamakuru, dufatanya n'isi gutera amabuye, dufatanya na Satani kurushaho kubagwisha. Ariko turakwinginze ajya guhora ku ngoma kugira ngo utugarukeho mu mbabazi nyinshi, utugarukeho. Ijambo ryawe ryaravuga ngo urugingo rubabaye ngo tubabarane narwo, ngo urugingo ruhawe icyubahiro twishimane narwo. Ariko amashyari yaratumaze, ingingo zihawe icyubahiro turushaho kuzirwanya no kuvuga ibibi byazo. Tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo. Ingingo mwami zari zihawe icyubahiro zagira ko zizamura amaboko yabo akamanurwa, natwe ingingo zibagize Uwiteka Mana Nyiringabo. Tujya tugira n'isoni zo kukuvuga mu bigo bitandukanye, muri za leta, mu bacamanza, kuko imanza zacu zuzuyeyo n'amatiku yacu yuzuyeyo. Ariko tugirira ubuntu mwami, tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo, tugarukeho udukize, tugarukeho dutabare. Twapfuye amadini, dupfa iminsi dusengeramo, dupfa mwami bidafite umumaro, ntitwahurira kuri we Kristo kandi ari wowe uduhuza. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwinginze kugira ngo dutabare, turakwinginze kugira ngo dutabare, utugirira ubuntu. Umubi yaje dusinziriye, abiba urukungu hagati muri twebwe, ibitotsi bidufashe tudasenga, ibitotsi bidufashe tudakora ibyo gukiranuka, hanyuma urukungu rwivanga natwe birayoberana. Twese turagenda turasa, twigana ibitiganwa, dukora ibidakorwa, inyota idushiramo turakamuka. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo utugarukeho, utugirire ubuntu mwami, utugirire ubuntu. Uduhagurutse nk'ishyanga rishya ryambaye imbaraga zawe, rikora ibyo gukiranuka, rihagaze uko rikwiriye guhagarara. Dushoboze mwami w'abami, twiharire Uwiteka Mana Nyiringabo, twiharire mwami w'abami. Twongere ijwi ryacu ryongere ryumvikana imbere yawe, twongere duhagarare nk'abantu bahagaze wari waradushyiriyeho kugira ngo duhinduke umucyo w'isi, kugira ngo duhinduke umunyu w'isi. Mu miryango n'ibibiha twebwe tuzazane mu buryohe, umwijima ni wugariza isi, ibintu bikaba bibi, imigenzereze ikaba mbi, twebwe tuzayimurikire. Ariko natwe umwijima waratwuzuye, uburyohe budushiramo. Tugaruke Uwiteka Mana Nyiringabo, twari imidugudu yubatse ku musozi hejuru abandi bantu bakwiriye kureberaho, ariko twarabicuritse, turarebera ku bijyatari bitakwiriye, tukarebera ku badakwiriye. Abadakora ibyo gukiranuka nibo batwigisha, nibo batwigishiriza abana, nibo batwigisha uko twubatse ingo, nibo batwigisha ubuzima nuko tubayeho. Turakwinginze ngo tugarukeho mwami, kubw'imbabazi zawe nyinshi n'ubuntu bwawe butagira akagero. Wanyemerera hakagira umukobwa n'umuhungu bagambirira mu mitima yabo, bakavuga ngo ni njyewe urugingo rwa Kristo, ngiye guhagarara neza aho wanshyize, ngiye guhagarara neza mu muryango wanjye, ngiye guhagarara neza mu kazi kanjye, ngiye guhagarara neza mu ishuri, ngiye guhagarara neza muri korari, ngiye guhagarara neza nk'umushumba, ngiye guhagarara neza nk'umuvugabutumwa. Mu ntege nkeya nzibuka ko ndi urugingo rwawe, mu ntege nkeya nzibuka ko nguhagarariye. Bintere kutananirwa, bintere kudafata ibyemezo bibi, bintere gutuma ubuzima bwanjye nakwemera bugasa nk'ubucishwa bugufi, nakwemera gupfa kugira ngo hagire abandi bantu bakurikira iyo nzira bazayigumemo kuko bandebeyeho. Ndakwingize ngo hagurutse abahungu n'abakobwa bameze gutyo. Turagushaka mwami w'abami kandi turakwizeye, twizeye ubwo buntu. Erega uhora ukorana n'abantu, turasaba gutabarwa nawe. Igihe kimwe umukozi wawe Gideyoni ahuye na marayika w'Uwiteka, yaribajije ngo aramubwira ngo si imirimo twumvaga kera iri hehe, ngo ko twumvise Uwiteka yatabaye basogokuruza akabakura muri Egiputa, ngo ariko se noneho Uwiteka yaradutaye. Wabwiye Gideyoni arambwiye ngo nahaguruka agende nk'uko imbaraga ze zingana. Yiyumvaga ari umunyantege nkeya, yumva atashobora, ariko umurebye aramubwira ngo wa munyembaraga we kandi w'intwari, genda nk'uko imbaraga zawe zingana. Urashaka ingingo mwami, ntukeneye ko tubanza kugira amazina n'amatitre, ntukeneye ko tubanza guhabwa platform runaka. Reka buri muntu ahaguruke nk'uko ari, avuga ngo nzaba umukobwa wibuka neza ko ndi urugingo rwa Kristo, avuga ngo nzaba umugore, nzaba umusore, nzaba umugabo muri iyi generation, buri sferi yose unteretsemo nzaguhagararira uko bikwiriye. Maze riduhaguruka twese nk'uko imbaraga zacu ziri, mu ntege nke zacu tukeguka mukawera nawe ukadukomeza. Nta kabuza itorero ryawe rizakomezwa, nta kabuza hari abazakura imbaraga kuri twebwe no ku buzima bwacu, nabo bakabyigana
bagaguhindukira ingabo. Umukozi wawe Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo. Uwiteka Mana Nyiringabo ngo azaba akinejeje wamwandikiye ubusirikare. Mwami niko tumeze nk'ingabo zarashwe, tumeze nk'ingabo zirimo zirwana hagati yazo, nyamara umwanzi wacu ari umwe. Tugaruke wongera utubyutse, utubwira ko dufite urugendo, utubwira ko dufite aho tugana, utubwira ko tudakwiriye kwishyira mu by'ubu bugingo kuko bitashoboka ko twaba tukinejeje uwabuduhaye n'uwadupfiriye n'udutegerejeho umusaruro. Hari taranto nyinshi wabikiye muri twebwe, twasinzirije, twaryamishije. Mwamugarutse gusarura, aharaho ntacyo wadusangamo. Tumeze nka wa mutini wakorewe, ugakorerwa, ukavomererwa, ariko umwaka washira wagaruka kureba ugasanga nta mbuto. Ariko uri Imana y'amahirwe, ihora itwongera amahirwe. Tugarukeho Mwami w'abami. Muri iyi bisi 21 hagira ingingo zikomezwa papa, hagira ingingo zikomezwa. Buri muntu ahari mu mwanya we ahakomerezwa Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ahahagarare avuga ngo nubwo itorero rifite ibitutsi, nubwo abitwa abakristo hari ibitutsi bihari, ariko ngewe nzaba umwe mu bahagaze nk'uko Kristo ashaka. Ndahamya Mwuka Wera kuri bushyigikire icyo cyemezo afashe mu mutima we. Navuga ngo ngiye kuguhagararira muri uru rugo, ngiye kuguhagararira muri office, ngiye kuguhagararira muri aka kazi kazwi cyangwa katazwi, gaciriritse cyangwa se gakomeye, ngiye kuguhagararira. Uwiteka we ndahamya kuri bwemero ukamuha imbaraga. Hari n'imyanya wadushyizemo kugira ngo abantu baturebereho, udushyira mu myanya y'icyubahiro, udushyira muri za parlement, uduha kuyobora ibigo, uduha ubucuruzi butera imbere. Wari witeguye yuko abantu bazatureberaho, ariko tuhageze turagotwa, turasinzira. Ibyo wari udutegerejeho ntiwabitubonaho. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo tugarukeho kubw'ubuntu bwawe, kugira ngo tugarukeho kubw'ubuntu bwawe. Utugirire ubuntu, utugirire ubuntu. Ndakwinginze mbere yuko dusengera igihugu, ndagira ngo ukorane na Kristo isezerano. Tugiye kuririmba indirimbo 108 ivuga ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Gukomera kwawe bibera Imana amaboko akomeza abandi, gushikama kwawe bibera Imana ijwi yacamo ibwira abandi. Twese kugira ngo dukizwe tuba dufite abantu twabonye, tuba dufite abantu batubwiye, tuba dufite abantu twitegereje tugasanga babanye na Kristo neza. Ni wowe Imana ishaka, ni wowe Imana yifuza gukorana nawe. Ndakwinginze mu ntege nke zawe, mu kuryama twongera tubyuka, mu misengere yawe ingana nk'uko ingana, mu buzima bwanjye uko buhagaze uko ariko kose, ndagira ngo dukorane na Kristo isezerano. Tumubwira ngo ndifuza kuba umukristo mu bihe byose. Ndifuza ko nguhagararira iby'uru rugo ukazabimbaza, iby'iyi ofisi ndimo ukazabimbaza, iby'iri soko ncururizamo ukazabimbaza, iby'iri shuri n'abagenzi banjye batwigana ukazabimbaza, ibya generasiyo yanjye urubyiruko tugendana ukazabimbaza. Kubikubaza mvuga si ikindi, ni ukugira ngo uzambare imbaraga uhagarare Kristo aho hantu. Ibyo bintu birashoboka iyo twabyiyemeje. Umwuka w'Imana arabinezererwa kandi akadushoboza. Birashoboka ko umugabo mubana nta uri mu Kristo uzamwegera. Birashoboka ko umugore mubana nta uri mu Kristo wa bugufi azi wowe, akeneye kubona ubumana muri wowe. Birashoboka ko abana bawe nta wundi mu Kristo, abandi bababonera kure, akeneye kubona Kristo muri wowe wa mubyeyi we, akeneye kubona Kristo muri wowe wa mugabo we. Inshuti zawe urungano, abo mucatsinga muganira hirya no hino, nta wundi mu Kristo ubegere. Ntibazi ko ari ubuzima, kuko iyo babirebera kure babazi ko ari ibintu abanyamadini bigirisha, ariko nibakubona n'ubwo buzima, ubwo buzima butandukanye n'abandi, bakabona ibyo bagiyemo ntubijyamo kandi uri inshuti yabo, bazamenya ko Kristo ariho, kandi ko Kristo atari idini, ko Kristo atari isabato n'icyumweru, ko Kristo atari imihango no gusakuza cyane, ko Kristo atanga ubuzima, ubuzima bushya bubonerwa muri we. Inshuti y'Imana, uri umuntu Imana ibandarayeho, ni wowe gikoresha ifite muri iyi si. Reka dukorane nawe isezerano muri iyo ndirimbo, ntikubera indirimbo. Umusaba imbaraga, niba hari aho wagiye ugwa ukagenda unanirirwa, umubwire ngo ndifuza kuba umukristo ibihe byose uzageza no mu rupfu, tudacogoye, tutananiwe, tutabivuyemo. Turi abakristo b'ibihe byose. Badufashe batuzamura indirimbo 108, nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bihe byose ngeze kugupfa. Aba baririmbye izi ndirimbo
n'abandi benshi bagiye bagera mu rupfu batabivuyemo bari abantu nkatwe, bari bafite ibibahiga nk'uko tubifite, bari bafite ibibagora nk'uko tubifite. Urakoze Mana. Niba atayibonye reka mbabwire amagambo yayo, murabizi ijwi ryanjye ntibasha kuririmba.
wongere ubwane n'umutima wawe ugira icyo uvugira imbere y'Imana. Ndifuza ko dusengera igihugu, ni koko, ariko umutwaro w'igihugu cyangwa umutwaro w'itorero uvuka kuko twamenye neza ko turi ingingo za Kristo, ko Kristo atubereye umutwe, nkaba ndakaboko, ndurutoki, ndurwara, ari ngiye urimo ukora imirimo itandukanye hano ku isi. Iyo iyo shusho tutayifite muri twebwe, tuba twumva iby'igihugu bifite ababishinzwe, tuba twumva iby'itorero bifite ababishinzwe, ariko ni wowe nanjye. Inshuro nyinshi tuvuga itorero mu mvugo imenyerewe tuba tuvuga abashumba bayoboye amatorero, ntaho bihuriye. Tukongera tukavuga amazina y'amatorero runaka: ADPR, Assemblée de Dieu Vivante, Restoration, Zion, Believers, Adventiste, Anglikani. Tuzi ko ari ibyo, niko twatojwe, ariko itorero ni wowe nanjye. Niba uri mu mubiri wa Kristo, uri mu bizera Kristo, ni wowe torero, ni wowe maboko yagendera Imana, ni wowe kanwa kavugira Imana, ni wowe mutima w'impuhwe wagendera Imana, ugatanga impuhwe n'imbabazi mu bantu. Ndagira ngo ugire ingamba ufata nshuti y'Imana, kandi usaba umwuka wera gushoboze. Wibaze mu mutima wawe ngo ese ndahera hehe? Uratangira uko imbaraga zawe zingana, uko marayika w'Uwiteka yabwiye Gideon. Urahera mu rugo rwawe, urahera ku mwana wawe umwe, urahera ku bana bawe babiri, urahera ku mukozi uri mu rugo iwawe, aho kumutoteza no kumubwira ibidakwiriye no kumwambura n'igihembo cye kingana urwara. Uramubera amaboko ya Kristo, ijisho rya Kristo, umunwa wa Kristo. Uramubwira ibyururutse ubugingo, uramubwira ibyakiza umutima we, uramubwira ko hari ubundi buzima nyuma y'ubu ngubu. Urarema igicaniro cyoroheje n'igishaka kiba ari iminota 10 cyangwa 15. Urahera aho ngaho nshuti y'Imana. Niba ufite aho ukorera, urakomereza mu kazi. Aho wiga, urakomerezayo. Urakomereza mu nshuti, muri bagenzi bawe, mu bana, mu magrupe atandukanye. Urakomereza aho ngaho. Uru rugingo rwa Kristo, uru w'agaciro. Amaso y'Imana kuriho, amaboko yayo yaragufashe kugira ngo udacogora. Ni wowe ugendera Imana muri iyi si, ni wowe shusho ya Kristo muri iyi si, muri iki gihe. Ntabwo ari igihe cy'aba Paulo n'aba Petero n'aba Daniel n'aba Nehemiya barangije igihe cyabo. Uyu munsi ni wowe nanjye. Urahera hehe? Urahera ku byoroheje. Igihe umwe muri twebwe yarashwe n'imyambi, nturi bube nawe isasu rimwongeramo kumurangiza, nturi bube irimuhuhura. Oya, uraba amaboko amubyutsa, uramubwira ngo humura, nubwo umukiranutsi yagwa karindwi yakongera akabyuka. Uramubwira ngo humura, nubwo wasubiye mu nzoga ugasubira mu busambanyi, humura, wakongera ukeguka ugakomeza urugendo. Uramurema mu ibyiringiro, uri ijwi ridacogoza abananiwe, ahubwo uri ijwi rikomeza abacogoye. Nshuti y'Imana, urahera ku byoroheje, uragenda nk'uko imbaraga zawe zingana, ariko bwira Kristo ngo nshoboza. Nanjye nabaye amaboko arushaho kumanura abari bamanutse, nabaye amaboko arushaho gusubiza hasi abari bacogoye. Hanyuma tubone gusengera igihugu. Impamvu ari ngombwa ko twirebaho nk'itorero no kugira ngo nyine tubone uko dusengera igihugu. Mu Migani 14:34 haravuga ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Gukiranuka kuzamura ishyanga, gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose, cyangwa se bigakoza isoni igihugu, cyangwa se bikanakimanura. Nshuti y'Imana, ibyaha bituma igihugu kigaragara nk'icyanduye mu maso y'Imana. Hari igihe natwe tubyisanga muri mpamvu twamaze akanya twitindaho nk'itorero, kugira ngo natwe twe kuba mu banduza igihugu. Uko ubusambanyi bukorerwa ku gihugu, uko akarengane, kuramya izindi mana, kumena amaraso wenda y'inzirakarengane, ibintu bitandukanye, akarengane ku buryo bwose, gutsikamirwa uko ariko kose tutazi cyangwa twumva. Icyo nicyo ari cyo cyose kigaragara nk'icyaha cyanduza igihugu. Nshuti y'Imana, rero igitorero natwe dufatanyije kwanduza igihugu, n'abatarakizwa natwe tuba tubayandi maboko yo kwanduza, yo kuremerera. Niyo mpamvu twamaraga umwanya twitindaho, ariko ndakwinginze, ndibaza ko umutima wawe hari ingamba, hari kuvuga ngo ndahaguruka nk'uko imbaraga zanjye zingana. Nubwo nahoraga mbigambirira nkongera ngasubira hasi, ariko ndahagurutse ngiye kuba amaboko ya Kristo, ngiye kuba ibirenge bya Kristo, ngiye kuba akanwa k'Imana muri uru rugo, ngiye kuba amaboko y'Imana hirya no hino, ngiye guhagarara nk'urugingo ruzima rufite Kristo nk'umutwe. Ntabwo nzafatanya na Satani gusenya abananyantege nkiye bari muri twebwe. Ntabwo nzafatanya na Satani kuzana intambara mu matorero, kuzana intambara hirya no hino, ahubwo nzahinduka amaboko akomeza abandi. Umwanzi ni koko abiba urukungu, kandi bizarinda bigera ku minsi ya nyuma y'imperuka urukungu n'amasaka bigikurana. Ni koko hari abafite umugambi wo gusenya, ariko wowe wavutse ubwa kabiri, inshuti y'Imana, wowe uzi waguhamagaye, wikwemera gukora nk'iby'urukungu rukora. Data, turagushimira ingamba uri mushyira mu mitima yacu. Mwuka wera, nshuti nziza,
turagushimira kandi imbaraga uri buduhe ukadukomereza amaboko tukabibasha, ugakomeza uyu mugore n'uyu mugabo n'uyu musore n'inkumi bafashe icyemezo, ugakomeza twebwe abayobora imikumbi itandukanye njya guhora ku ngoma, kugira ngo dukomerere muri wowe, tukubera amaboko, tukubera akanwa. Ayiwe, tuvuga ibyururutsa imitima, tubabwire ko intambara zaho zishize, tubabwire mwami ko hari ibyiringiro biri muri wowe, tubabwire kuri Imana y'imbabazi, tubabwire kuri Imana y'amahirwe ya kenshi. Twe gufatanya na Satani kubasenya no kubaheza hasi, twe gufatanya na Satani kubabwira ko kubasukaho urukundo rukeya, ahubwo Uwiteka Mana Nyiringabo dusuka urukundo rwawe n'imbabazi zawe zitube bugufi. Mwamerega natwe haraho turaswa, tugasubiza inzangano, tugasubiza amatiku, umwanzi Satani akanyurwa kuko yabibye ibyo yashakaga kubiba kandi bikatugeraho. Ariko iki gitondo dufashe ingamba, turifuza kukubera amaboko, turifuza kukubera akanwa, turifuza ko ari twebwe watuma. Amaso yangu agenda mu isi ashakisha umuntu yatuma, kuryo wavuganye na Yesu akavuga ngo ni njyewe, ngo ndi hano bari njyewe utuma. Ni kuri mushakisha abahungu n'abakobwa watuma, urashakisha mu bakiri batoya kugira ngo batume kuri bagenzi bawe, urashakisha kubakuze kugira ngo batume ku bandi bakuze, urashakisha mu banyacyubahiro kugira ngo batume ku bandi banyacyubahiro, urashakisha mu bize kugira ngo batume ku bandi bize, urashakisha abanyemwe kugira ngo batume ku batagira ababashyigikira, urashakisha mu nzego zose z'abantu njya guhora ku ngoma, urareba muri buri gace, reka usange duhari tukubwire ngo ni twebwe bari twebwe utuma. Uwiteka Mana Nyiringabo, duhagaze muri kano kanya twongera kwihanira igihugu cyacu, mukunzi mwiza, wemeye ko tuvuka turi Abanyarwanda, wemera ko bavuka ari abo ngabo bavutsebo muri bo tugendana, Abarundi, Abaheha, ababa muri Uganda, Ababaheha bavuga ururimi nk'urwo tuvuga. Uwiteka Mana Nyiringabo, wemeye ko bavukira muri ibyo bihugu, ubizi si impanuka. Iyo ubishaka nari kuvuka ndi Umunyamerika, iyo ubishaka nari kuvuka ndi Umukongomani, ariko washimye ko tuvuka muri iki gihugu, urakiduhanya guhora ku ngoma. Turakwinginze, turasaba imbabazi mwami ku byaha byose bihakorerwa, turasaba imbabazi mwami ku bibi byose bizamuka nk'ibikunukira, turagusaba imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'ubuntu bwinshi, twararangaye nk'itorero ryawe, abayobozi bakoze ibyo bagombaga gukora. Uwiteka Mana Nyiringabo, bashaka iterambere ry'ibifatika, twari duhari kugira ngo tubwirize ibyo gukiranuka, kugira ngo tuvuge amategeko yawe n'amabwiriza yawe, kugira ngo twereke abantu iby'ubu bugingo, kugira ngo tubabwire ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Ariko natwe twarayobye Uwiteka we, twaracogoye. Ariko ndagushimira imbaraga zawe zitwegura, imbaraga zawe zitubyutsa. Turakwinginze nyagora ku ngoma kugira ngo dukirize igihugu. Duhagaze mwami tukivugaho ibyiza, duhagaze mwami tukivugaho amahoro, duhagaze mwami tukivugaho agakiza. Dukiriza Abanyarwanda mwami, kiza bene wacu Uwiteka Mana Nyiringabo, kiza mu nzego zose, kiza mu bakomeye, kiza mu boroheje, kiza mu rubyiruko, kiza mu bakuze, kiza Uwiteka Mana Nyiringabo. Dukiriza igihugu nyagora ku ngoma, dukiriza ishyanga. Ijambo ryawe rimbwira neza ngo abantu bawe bitirwa izina ryawe nibicisha bugufi bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, uzumva uri mu ijuru bakiriza igihugu. Tumaze iminsi tugushaka, tukwinginga, tugusaba imbabazi z'ibibi byacu, duhindukira mwami, twifuza kuva mu ngeso mbi. Turakwinginze rero mwami kugira ngo dukirize igihugu mwami, inkuru z'ibibi tubyumvamo uzikize Uwiteka Mana Nyiringabo. Ibyaha bigenda bagwira, ubusambanyi bugenda bwamamara buhinduka nk'ibisanzwe, ubujura n'ubugizi bwa nabi. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo udukirize igihugu nyagora ku ngoma. Reka buri kintu cyose kizamuka kikubabaje uyu munsi mwami, uturebere mu maraso yawe Kristo, uturebere mu maraso yawe. Duhagaze mu cyuho twingingira Abanyarwanda, twingingira abayobozi, twingingira twebwe abaturage, turaguhendahenda Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo dukirize igihugu. Ngo abakiranutsi bashyizwe hejuru, igihugu kigira amahoro menshi, igihugu kigubwa neza. Reka mwami utere umutima ukiranuka, utere umutima ukunda Abanyarwanda, mu bayobozi bose bicaye muri pozisiyo zitandukanye, mu myanya itandukanye, bafata ibyemezo bitandukanye, bari mu bashyiraho amategeko. Uwiteka Mana Nyiringabo, turasenze kugira ngo gukiranuka kugwirire mu mitima yabo. Turakwinginga njya guhara ku ngoma kugira ngo igihugu cyacu kirinde, nubwo turi mu bihe byanyuma, tutayobe ko umwanzi Satani akora ashyiraho imikorere na systeme zitandukanye. Ariko turakwinginze kugira ngo dukize, uduhagurukize abakiranutsi mwami muri iyo myanya itandukanye, maze amategeko akubahisha abari yatorwa, amategeko y'imika Satani n'imikorere ye yamburwa ubushobozi mwami w'abantu. Ijambo ryawe ryarambwiye mu Migani 21 ngo umutima w'umwami uri mu kiganza cyawe, ngo kandi uganisha aho ushaka nk'uko umuntu ayobora amazi mu migende.
tugende. Tuguhaye imitima y'abayobozi bacu mwami, kugira ngo uyiyobore mu gukiranuka, uyiyobore aho ushaka, uyishyiremo inama nzima, uyishyiremo mwami bikunejeje, bigendanye n'imigambi dufitiye. Icyo nzi nuko imigambi dufitiye ari myiza, ibyo bibwira ko tugirira n'amahoro si bibi. Ndongera kuvuga amahoro mwami ku butaka bw'u Rwanda, amahoro ku mbibi z'u Rwanda, kugirirwa neza Uwiteka Mana Nyiringabo, gutabarwa akaba barimo bakwambaza hirya no hino. Turasenze mwami w'abami, ni koko uruduha gutera imbere, urabikora umunsi ku wundi, reka byongere bigwire, habeho iterambere ry'ibintu, habeho no gutera imbere kw'abantu, imitima y'abantu iguhindukirire nyaguhora ku ngoma, twe gusigara inyuma, twe gusigara mu bibi, twe kugira iterambere ry'amazu, maze ngo ibyaha birushaho kugwirira muri twebwe. Duhindukirisha ineza yawe mwami, duhindukirisha ineza yawe. Dutegereje ububyutse, dutegereje impinduka, dutegereje ubutabazi, ariko mwami dukoreshe, udukomereza amaboko kugira ngo nyine tube abo bantu ukorana nabo nyaguhora ku ngoma. Abakristo cyangwa se abakwizera wagiyeho imyanya itandukanye, aho bakorera batandukanye, bakagenda bakuburira umwanya buke 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 buke, bajya kureba bagasanga ibyo barwanyaga nabo basigaye babikora. Ndakwinginze ngo bagarukeho kubw'imbabazi zawe mu nzego zose, kuva ku bayobora imidugudu, kuva ku bayobora amasibo, inzego zose uzigarukeho mukunzi mwiza. Buri munyarwanda witirirwa izina ryawe ahakorera, niba ari mwarimu wigisha abana niyigishe nk'aho ari wowe umuhagarariye, muhe nk'aho aguhagarariye, muhe uwo mutima. Umuganga urimo uvura kwa muganga witirirwa izina ryawe, ndakwinginze mugarukeho umuhe umutima muzima, yongere yerekana imbabazi no kugira neza, yongere aho byakomeye yibuke kukwiyambaza. Uwiteka Mana Nyiringabo, twagiye tuguhagararira nabi, twagiye twibuka ubukristo tugeze mu nsengero mu gitondo cyo cyumweru cyangwa ku masabato, ariko mu kazi ntitukugaragaze. Turakwinginze ngo tugarukeho kubw'imbabazi zawe, tuguhagarare uko bikwiriye, tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo. Ababyeyi bari mu mago, reka turere nk'abakurerera nyaguhora ku ngoma, tugarukeho. Abitiriwe izina ryawe barimo bacuruza mu masoko, tugarukeho mwami. Akanwa kacu ni gatandukanye n'akabatarakumenye mwami w'aba, imigenzereze yacu ni itandukanye nabo. Ndakwinginze kubw'imbabazi zawe utugarukeho, udushoboze. Erega nitwe torero, ni natwe gihugu mwami w'aba, tugarukeho mwami, tugarukeho ibibi twumva muri iki gihugu bigabanuke, tugarukeho mwami itotezwa riri mu bana, gutera amada abana batoya bigabanuke, tugarukeho mwami tubona igihugu cyacu gihinduka, tugarukeho urubyiruko rwacu rukire, tugarukeho nyaguhora ku ngoma. Wajya gusaba abami mu isezerano rya kera gutinda mu mategeko yawe, wabasabaga kugubara igitabo cy'amategeko yawe, bakagisoma buri munsi kugira ngo abami batayoba, maze bagakora ibyo gukiranirwa, bagatwaza abantu igitugu, cyangwa se bakayobora abantu mu nzira ziri kure yawe. Iyo tubona mu isezerano rya kera mwami, tubona iyo habyukaga umwami ukiranuka n'ubwoko bwarakurikiraga. Uwiteka Mana Nyiringabo, turasengera buri myanya yose ifatirwamo ibyemezo, buri muntu wese wicaye muri pozisiyo y'ubuyobozi, wibutse umutima we ko ari wowe wamushyize, ngo ni wowe wimika abami, ugira bushyiraho ukagira nabukuraho. Buri muntu wese uri mu mwanya w'ubuyobozi ubwo ari bwo bwose, ni wowe wemeye ko hajya. Si uko wenda yarushaga abandi ubwenge n'ubushobozi, ariko ni wowe wamushyizeho mu gihe cye kugira ngo hakore ibyo wari waragennye muri icyo gihe nyine umutije. Mwami, turasengera abayobozi b'inzego zose kugira ngo bagire umutima ukunda abo bashumbye nabo bayoboye. He kuba mu muyobozi urya ibya rubanda, he kuba mu muyobozi uhutazo yagombye gukomeza. Turabasabira mwami imbaraga, turabasabira ubuntu. Bafite pressure koko y'iterambere, bafite byinshi nabo bibagoye mu buzima busanzwe, ariko ubwo wabizeye ukabashyira muri iyo myanya, ndakwinginze ngo bahe n'ubuntu bwo kubishobora, ubahe n'umutima wo kubikunda. Urakoze nyaguhora ku ngoma. Turasengera abayobozi b'amatorero atandukanye mwami w'abami kugira ngo bakomereze amaboko. Ni koko n'abantu buntu bambaye inyama n'amaraso, batuye aho dutuye, turabana mu makaritsiye, ibigora abandi nabo bibageraho, ariko ubwo wabatoranyije ukabahamagara, ndakwinginze kugira ngo bakomereze amaboko mwami, ubakomereze amaboko. Natwe duhe kubingingira nk'abo bayoboye, twe guhagara tubatera amabuye gusa n'amacumu, ahubwo mwami uduhe umutima wo kubakunda no kubingingira. Turabasengeye kugira ngo abananijwe n'ubukene, abananijwe n'amagomabi, abananijwe n'ibyabagezeho bitandukanye, Uwiteka Mana Nyiringabo, wongere ubegure. Abayobyeho gatoya ubagarure mu nzira kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi, maze ububake n'ububaka barubakika. Urakoze papa, urakoze mukunzi mwiza, tuguhaye icyubahiro. Turagushimira kuri Imana yumva gusenga. Ndavuga ibyiza ku bwoko bwawe ugutegereje. Uyu munsi utubere umunsi w'umugisha, utubere umunsi tugwirijemo amahoro menshi mu mitima yacu, utubere umunsi wo gukora ibyo ushaka, utubere umunsi wo kwihererana nawe. Kangura imitima yacu mwami, uturinde ibiturangaza n'ibitujyana kure yawe. Imitima yacu ikomereze muri wowe, ibirenge byacu bikomereze mu nzira zawe.
urakoze papa. Ndagushimira abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bashaka mu maso hawe, bose bafite inzara n'inyota yo kukubona, maze utwemerere ntuduhishe mu maso yawe, utwemerere tukubone. Ndahisha umugisha abadufasha imirimo itandukanye kugira ngo mwami tubashe gukangura ijwi ryacu ribashe kugera hirya, ribashe kugera kure no hirya no hino. Ubaha umugisha abadusengera kugira ngo tudacogora, ubaha umugisha abatwifuriza ibyiza, ubaha umugisha nyaguhora ku ngoma. Reka amajwi yacu twese hamwe azamukire kugera imbere yawe, maze biguhumurire neza. Nawe mwami utanga umugisha, imvura y'umugisha igwe mu buzima bwacu, guhembuka kutugereho. Urakoze papa, urakoze papa. Turagushimira ineza yawe kandi tugutegerejeho n'indi neza nyinshi. Uhumurize mwami bafite imitima ihungabanyijwe n'ibyo baciyemo, amahoro yawe bumbagwirira mu mitima yabo. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha.